reka twubike imitwe yacu. Dear God, Mukundwa Mana, turanezerewe uyu mugoroba kubw'aya mahirwe ayo dufite kubwo guhurira hamwe ubwacu indi nshuro. Kandi wowe gusa Mwami uzi uburyo imitima yacu niha kubw'iyi saha, aho tugomba guhagarara imbere y'abantu bawe indi nshuro hano, maze tukazana ubutumwa ubwo twumva bufite ubuzima muri bwo kandi bwihutirwa kuri iyi saha. Kandi wowe waduhaye iyi minsi mike ubu, turasenga Mukundwa Mana kugira ngo ikiganza cyawe cy'imbabazi kibe kuri twe, kugira ngo kituyobore kandi kitwerekere. Kindi kiduhe ibyo dukeneye Mwami, kubera ko imitima yacu itakishwa no kurushaho kukumenya. Turimo kubona umurima urimo isarura rikomeye, byeze kandi bikuze, ni noneho impeke ziriteguye kubw'igihe gikomeye cyo guhura umusaruro. Mukundwa Mana, turasenze kugira ngo ufungure igishishwa kituzengurutse, kugira ngo tubone uko tuba imbere y'umwana ubu muri iyi minsi mike ikurikiyeho, kandi tubashe gukomera mu bwami bw'Imana. Umugisha buri ndirimbo iribuze kuririmbwa, he umugisha buri sengesho, kandi usubize buri wese uri buze gusenga Mwami. Kiza abarimbutse bose, bahamagare bagaruke mu nzu y'Imana nzima no gusabana kuri bo barimo kuzerera bajya kure. Turasenze Mana kugira ngo ukize buri wese urwaye ushobora kuza munsi y'iki gisenge cyacu. Biduhe Mwami, reka aho he kuba umuntu ufite intege nke hagati muri twe kugeza ku iherezo ry'aya materaniro. Ni Mukundwa Mana, noneho ku bwacu twe duhamya kuri iyi saha ko turi itorero abahamagariwe gusohoka, abo hirya no hino ku isi basohotse muri Babiloni kandi bakaba abagabana kuri ubu busabane butangaje muri iyi minsi ya nyuma. Turagusenga Mana kugira ngo umugisha imitima yacu muri ubu buryo. Turashonje nyakuri Mwami, kandi twikuyeho ibintu byose by'isi, ibyo tuzi Mwami. Dushyize iruhande buri mutwaro wose ubasha kutuboha byoroshye, kandi noneho reka dusiganwe muri iri rushanwa hamwe no kwihangana iryo rishyizwe imbere yacu. Biduhe Data, kandi reka tube twuzuye dufite imbaraga, tuze gusohoka muri aya materaniro ku iherezo turi abakristo beza kuruta uko twinjiye. Reka icyubahiro cyose kibi cy'Imana, kubera ko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndatekereza ko ari amahirwe akomeye ayo nategereje mu gihe runaka. Undi munsi nahoze mbwira umugore wanjye ndavuga nti, mba numva nguwe nabi kuguma gutegereza igihe ndi bugerere ku rusengero. Nge gusa mfite izindi nshuti, birumvikana ndazifite aha hose ku isi, ariko hari ikintu kimwe cyangwa ikindi kirebana n'ingano hano nakuye muri uyu mukungugu hafi hano, aho Imana yampereye ubu buzima hano ku isi. Kandi ndakeka ko naramuka atinze nzaba nshyinguye ahantu runaka hano. Igihe azaza azasanga ndi ahantu runaka hano. Ariko bisa nkaho hari ikintu, igihe ntangiye gutekereza Jeffersonville, umunsi umwe nagize irungu, mbwira umugore wanjye ndavuga nti, ndumva mfite urukumbuzi kandi ntabwo nzi ikintu nkumbuye keretse niba ahari aba bantu barimo kunsengera. Ndavuga nti rero ikintu kimwe gusa nzi gukora ni ugusubirayo maze nkagirana n'aba materaniro y'iminsi mike, tukareba niba hari ikintu twabona ku Mwami. Ahari arashaka ko tugira ikintu tumenya, kandi ikintu gikomeye, ikibwiriza gifite ubuzima dufite imbere yacu ubu ni gushyingiranwa no gutandukana. Kandi niba hari ibibazo hagomba no kuba hari ibisubizo. Ntabwo hashobora kuba ikibazo keretse hari igisubizo. Ntabwo hashobora kuba ikibazo keretse hari igisubizo. Niba Umwami abishaka, ndashaka kugerageza kubivugaho kuri kiriya cyumweru mu gitondo. Kandi noneho ejo nimugoroba ndatekereza tugomba kuzaba hano kuri iryo shuri ryitwa ngo iki, Parkview Auditorium. Iki mugabo, Parkview Junior High. Ni bangahe bazi aho iherereye? Nibyo, ndibwira ko baraza gushyira ibimenyetso. Ese siko biri mwene Data Neville? Aho ni haruguru hano nko mu kilometero kimwe hazaba hari ikimenyetso, murakata mukava mu muhanda. Byiza, inzu iri hejuru, afite ahantu ushobora gushyira amaboko maze ukaba wakandika ibyo ushaka kwandika n'ibindi. Kandi nzi neza ko muraza kuryoherwa kuruta uko muba mupfukiranye hano mu materaniro muri ingano.
hazaba hari ibyumba byinshi, hari ahantu henshi ho guparika amamodoka. Noneho ndatekereza ko bafite amabwiriza amwe twasezeranye kubahiriza, nuko tutagomba kugeraho mbere ya 12:30. Kandi ni sangahe? Ndibwira ko byaba ari igitekerezo cyiza kuhagera 12:30. Noneho bafite kandi ikindi cyumba mbera byombi hano mu mujyi kicaza abantu 6,000. Niba twe tumeze neza nyakuri, dushobora umunsi umwe bashobora kutwemera ko dukoresha icyo rimwe na rimwe kubw'amateraniro manini, wenda nka rimwe mu gihe ngarutse mvuye mu mahanga. Kandi aho niho ntekereza dushobora kwicaza. Niba ngahe dushobora kwicaza hariya? 4,000. Noneho murabona turaba dufite icyumba kinini nta huti, kandi uko niko turi buze 12:30. kandi noneho buri muntu ashobora kuza mu mwanya ukwiriye, buri muntu wese hamwe. kandi nzi neza mufite imyanya myiza kandi harazamuye nka gutya, ndetse ni ahantu nk'hano mushobora kwandikira mugafata note n'ibindi, kandi ibyo biri butangire umwami nabishaka. Ndatekereza ko uyu mugoroba kubwo kuba ari amasengesho yo kuwa gatatu nimugoroba dufite ahantu haruzuye. Noneho ndatekereza ko byaba byiza dutangiye ejo nimugoroba. Twahakodesheje twiringiye ko hano haba hatari imyanya ihagije dushobora kuzamukaho, ariko ndatekereza ko byaba byiza tuzamutse aho haruguru ejo nimugoroba. Twajyayo ejo nimugoroba, kandi ni bangahe batekereza ko byaba ari igitekerezo cyiza? Ikindi noneho dushobora kugira icyumba gihagije cyamaze gukodeshwa, cyishyuwe na bamwe muri bene data hano ku rusengero, kandi cyadutwaye $50 ku ijoro. Bifuzaga ko naba nkifite nkacyo ahantu hose gishobora kwicaza benshi bangana gutyo ku $50 ku ijoro. Inzu nshyashya, bafite imbere heza, kandi ariko twe birumvikana turuze gufata amaturo, niko nibwira, kandi ntabwo dushaka ko abo bantu bayishyura bonyine, baza kuyabishyura. Ariko igihe tumaze kubona ayo dukoresha n'ibindi, noneho aho birumvikana turekeraho gufata amaturo, ntitubikora. Niba hari umushyitsi uri kumwe natwe, twafashe uwo mwanzuro wo kutigera dusabiriza ngo dutege ibiganza duhata abantu kuduha amafaranga, nyuzaho igiturisho aricyo gusa. Icyo ni igikorwa cy'iyobokamana. Yagiye mbigerageza inshuro nyinshi kudacisha igiturisho, ariko ntibikunda. Urabona, kubera ko gutanga ni kimwe mu bigize iyobokamana ryacu, ni kimwe mu nshingano zacu. Iyo yaba ari igiceri cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, cyangwa isantime. Noneho muribuka Yesu yabonye umupfakazi atambuka umunsi umwe, aho abakire barimo batanga byinshi mu butunzi bwabo bakuye mu mutungo wabo, kandi uyu mupfakazi anyuraho ahari yari afite utwana 2, abana bashonje, anyura iruhande rwe, maze atanga buri kintu cyose yari afite, amasenge 3. Yesu aravuga ati, ninde wishyuye menshi? Noneho yongera kuba nari mpagazaho, najyaga kuvuga nti, ntubikore mushiki wacu, twe urabona dufite amafaranga menshi. Ariko ntabwo yamuhagaritse. Urabona, we yarazi ko hari ikintu kirutaho amufitiye aho hepfo ku muhanda. Nuko murabona, nyuma y'ibyo byose yari afite inzu mu bwiza aho yari majya, kandi ntabwo yigeze amuhagarika. Yaramuretse ashyiramo ayo masenge 3 kubera ko we gusa yashakaga kubikora, kandi yashakaga kubikora hamwe n'abo bana, kandi ari umupfakazi. Noneho yari afite amasenge 3 yo kumubeshaho. We yumvaga ashaka kubikora. Noneho murabona, igihe abantu bashaka gutanga, ugomba kubaha amahirwe yo kubikora gutyo. Ariko ndatekereza kuri aba bahagarara, maze abantu bakavuga bati, ninde watanga $50? Ninde watanga $20? Ndatekereza ko uko ari ukwangirika muri wowe mu bwenge bwawe. Ntekereza ko niba abantu babona ko bisaba amafaranga kugira ngo ukore amateraniro, noneho aho sinshobora na gato kubemerera ko babikora. Ashinzwe ibikorwa, naravuze nti igihe icyo ari cyo cyose muzaramuka mukoze ibyo, noneho uwo azaba ari wo mwanya wo kugaruka ku ngando. Noneho ntabwo dukwiriye gukora ibyo. Ariko ntekereza ko tugomba gutambutsa igiturisho mu rwego rwo kuzuza amateraniro yacu y'iyobokamana. Kandi noneho ahari bazajya batambutsa igiturisho gito buri mugoroba, bavuga ikintu nko kuvuga ati, rero turimo kwakira amaturo ubu, kandi bazajya batambutsa igiturisho, kandi aho bizaba bihagije. Kandi buri mugoroba, niba umwami abishaka, ndatekereza ko umwami yashyize ku mutima wanjye ubutumwa bufatika cyane ku bw'itorero. Maze iminsi nyinshi mu masengesho, kandi ntabwo nshaka kubyinjiramo kubera ko hari ikintu gikomeye cy'ukuri cyabaye, kandi ndumva mfite ubwoba bwo kubibabwiraho.
kandi noneho ikibwiriza cy'ingenzi ndibwira icyo abenshi muri bo biriyambwiye ko bagiye bagisaba cyari ku bijyanye no gushaka no gutandukana. Icyo kibwiriza gikomeye kandi nge ntabwo nzi uburyo nabyinjiramo. noneho nagiye kubisengera maze umwami aranshoboza, kandi ndabizi ngewe binyuze ntabyo mfite, ariko Imana yarabimpaye, ndabifite ubu. Imana yampaye igisubizo gikwiriye, murabona, kandi nge nzi ko ibyo ari ukuri. kandi n'iki bacu kutaza mu materaniro ubwabo, ariko nge ntabwo mbizi. bizaterwa n'abagore bubatse niba bashaka kuzana n'abagabo babo. ahari ibintu by'ingenzi aho hagomba kuvugwa ukuri kuri byo n'uburyo, kandi uko niko twe dushaka kubigaragaza nk'uko ari uku niko Uwiteka avuze. noneho nyuma mukaza kubibona mukamenya noneho icyo ukuri cyari cyo, kandi ndamwizeye ko azabikora. kandi noneho narindi haruguru hano kuri restaurant undi munsi ndimo ndarya, maze Jerry n'abandi bose barimo babashaka mwese baravuga bati, rero twe bamwe, umwe muri abo bahungu yari haruguru hano aravuga ati, uyu muhungu yavuze ngo ngiye gusohoka nsa neza muri iki cyumweru. aravuga ati muri ibi byumweru bibiri, aravuga ati bafite amateraniro hano basketball cyangwa ikindi kintu cyangwa ibindi. ati noneho ati Branham hariya hepfo afite amateraniro, aravuga ati nzagaburira abantu bose aho kuri Ranch House, umwe muri aho hantu haruguru. kandi byari byiza nyakuri, kandi ndabashimira mwese kubera ko batabakabiriza ahubwo bavuga ibintu byiza. umuyobozi hariya kuri Ranch House twarahuye umunsi umwe, nageze aho nka 8:30 mvuye Arizona, maze aravuga ati, rero mwene data Branham, ati numvishe kuzagira andi materaniro, ati mfite icyo nzafasha kirujije, niko yavuze. maze aravuga ati, noneho ndashaka kuvuga ikintu kimwe, ko abo bantu baturuka hariya hepfo, ati nyakuri ni abantu beza. noneho ibyo byatumye numva nguwe neza kuri bo, murabona, kubera ko nyuma ya byose niyumvamo ko muri utwana twanjye, kandi nge cyangwa abana, kandi uko niko nge utwana dukoreshwa ku ihene, kandi ntabwo muri ihene, muri abana b'intama banjye. ibyo bimeze bite? muri abana b'intama b'umwami, abo yampaye ngo ngaburire, kandi ndamwiringiye ko azandeka nkabikora. turimo turamanuka umuhanda, kandi ku bijyanye n'ibi gushakana no gutandukana, nashakaga kuvuga kuri ibyo kuva muri icyo gihe cy'ibimenyetso birindwi. murazi ubwiru bwose bwagombaga kumenyekana muri byo mu gufungurwa kw'ibimenyetso birindwi, ubwiru bwose bwa Bibiliya. kandi ndimo gutekereza ubu, ndimo kugenda nsaza, ndatekereje ko byaba byiza ndamutse mbishyize kuri kasete. wenda hagize ikintu kiba kuri nge, noneho itorero rishobora kwibaza riti, turibaza icyo yari afite mu bitekerezo bye, n'icyo yajyaga kuvuga. kandi kuri ibyo bibwiriza, ibyo bigaragara ko bikomeye, ndatekereza ko kubwo gufashwa n'umwami ngiye kugerageza kubibazanira, maze hanyuma noneho haramutse hagize ikintu kiba, kandi ndamutse ngiye mbere y'uko aza, ubwo mwaba mufite amajwi yafashwe. ndatekereza ko mfite ibitabo bimwe bishya nabonye mushiki wacu Vairo. ntabwo nzi neza niba dogiteri ari hano cyangwa adahari. ese yaba ahari? mushiki wacu Vairo harashobora kuba ari mu materaniro, ntabwo ndimo kumubona, ariko yego ahagana hari inyuma. kandi mwene data Vairo yanditse igitabo, kandi ndatekereza, nizeye ko bavuze uyu munsi bibiri. mwene data Vairo, ese ibyo ni ukuri? ese ufite bibiri hano? ibitabo bibiri. noneho ntabwo mbizi nge ku buryo mbyumvamo, nuko buri muntu afata igitabo, nuko noneho nge niba mwe ubwo nibwo buryo mbyumvamo, nshobora kuba ndi mu makosa kuri byo. kandi noneho ibihe birindwi by'itorero byararangiye. ese ibyo ni kuri mwene data Vairo? kandi birimo gusohorwa mu mashini ubu, kandi ndabizi ko muzakenera kubibona, kubera ko bisubiza ibibazo byinshi byari mu mutima wanyu. kandi nyuma y'ibyo rero tugiye kugerageza gushaka ibimenyetso birindwi byabumbuwe, murabizi biri mu gitabo, bityo buri wese akaba yabasha kubisoma biri mu buryo babishakamo. ushobora kubisobanukirwa kandi ukabyiga. ndatekereza ko igihe byanditswe, niba byo ubwa mbere twabikuye kuri kasete mu buryo byari byanditswe cyangwa babivugaga, kandi murabizi ushobora kubwiriza ikibwiriza, icyo ni ikintu kimwe, maze hanyuma kwandika igitabo ni ikindi kintu. urabona, kimwe nuko ngerageza gukora ku kibwiriza runaka, nkuko nababwiye urubyaro rw'inzoka. urabona, ubwo noneho abasomyi b'icyo gitabo
muramutse mubifashe gutyo mushobora kwibaza muti urubyaro rw'inzoka ni iki. babona kandi ntibashobora kubimenya. ibi biramutse bigiye ahantu nko muri Preston cyangwa ahantu, kandi bashobora gutekereza ko turi abantu badafite ubwenge. uko niko nashakaga mwene data Vaire kugira ngo amfashe muri ibi, maze akomeze uwo murongo w'icyo gitekerezo, maze agihereze ikibonezamvugo. bishobora kuba ari ubwiru kuri bo neza neza. uko niko mwene data Vaire nyakuri ari umuhanga muri byo, uko niko we ari. kandi bo muri byo ndatekereza ko mwene data agomba kuba yaragizemo guhumekerwa gato. uko biri kose yavuze ko agiye kwandika ibitabo bibiri bye bwite ku bimeze nk'ibyo. kandi noneho yanditse kimwe cyitwa ndibwira ari umuhanuzi w'ikinyejana cya 20, kandi ikindi cyitwa itorero rya Laodikiya. ndibwira ari ikintu nk'icyo. kandi biri yambwiye ko uyu mugoroba hageze ibihumbi byinshi byabyo uyu munsi. umuntu yabizanye biva Texas, kandi uko biraza kuba biri hano, kandi baraza kubitangaza uko byaba biri kose. ndatekereza ko byatewe inkunga, ntabwo mbizi neza, kandi niba ari uko biri barahita babibaha. murabona ku buntu, kandi twizeye ko muzabyishimira. kandi nimubyishimira muzamukore mu kiganza mwene data Vaire ari hari inyuma, maze mumubwire uko mwabishimye. ntabwo nari nabisoma ngewe ubwanjye. iyo njya kubisoma ahari najyaga guhindura igitekerezo cyanjye kuri ibyo. nzagerageza kubisoma muri icyo cyumweru mu gihe nzagira amahirwe niba mbishoboye. noneho kubwo kuba turi kuwa gatatu nimugoroba, amateraniro yacu ku mugaragaro azatangira ejo nimugoroba. ariko natekereza ko kubwo kuba hano hagati muri mwe, nge sinari bushobore kuguma nicaye aho haruguru mu rugo, maze kandi nzi ko hano muri hano hepfo nge murabizi meze nk'iyo umwe wo mu muryango wanyu aje, maze mukagenda mukagera ku cyapa kujya guhura nawe. murabizi kandi nge natekereje ko nkwiriye kumanuka maze nkabaha ikaze muri Jeffersonville. kandi uko niko iki cyumweru gishize narindi mumbabarire, hashize nk'ibyumweru bitatu naje mu rugo, narimo ngerageza, nari muri ayo materaniro amwe muri Arizona aho, kandi nagarutse aha kugira ngo ngerageze kuruhuka, maze njya guhiga. nuko njya muri leta ya Arizona kujya gufotora intare. nayirutseho ibirometero 32 mu biti ngerageza kuyigeraho. ariko noneho gutekereza, nubwo ntigeze mbigerageza igihe nari umuhungu muto, gusa kugira ngo mbereke uburyo ibi bintu bigenda. ahantu hato umwami yaduhaye mu mezi make turaho hanze n'amashuri y'abana. nari umuhungu muto, ndakeka Jimmy Paul ari hano muri uyu mugoroba, ahari na se ari hano Jimmy mukuru. twajyaga ku ishuri, kandi nge nibuka nicaye aho ndakana gato kambaye ibicitse n'inkweto za tenisi, arimo asohokaho, ndimo ntira agapapuro kuri umwe ngatira ikaramu ku wundi. nakundaga kwandika imivugo. Mrs. Udo hano yabinsubirishijemo inyuma ya saa sita, babifata amajwi ndimo mvuga kuri Ford yanjye ishaje. murabizi kandi ni mwiza. noneho aravuga ati, rero ukwiriye kuwohereza Mr. Ford. ndavuga nti harimo ukuri kwinshi kuri yo, ku bijyanye n'ibyo bijegera imbere n'urusyo inyuma, navora imeze nk'umukino w'amayobera w'abashinwa. ariko igihe cyose navuze ko ikintu kimwe gusa mfite gukora ni ukubara amapine 4, maze nkanyeganyeza bihagije kugeza yatse, maze nkinjira muri yo. naravuze nti byari byiza igihe nabaga ndimo guterera umusozi hamwe nayo igenda ikururuka gahoro gahoro. avuga nti ndatekereza ko nshoboye, ndatekereza ko nshoboye. urundi ruhande havuga nti natekerezaga ko nshoboye, natekerezaga ko nshoboye. ubwo nibwo buryo twuririye imisozi nk'urugendo rw'abimukira. uko niko twe tumuvugo muto hano nanditse ikintu nk'icyo. ndavuga nti noneho mubitekerezeho, nari mfite imyaka 12, kandi igihe nari mpagazaho undi munsi, kandi mpagazaho ndimo nitegereza kanyoni. nuko ndimo ntekereza ko iyo ntare iraza kuba yicaye hano muri ubu buvumo, irimo irebera mu idirishya ry'ibirahuri. narimo ntekereza kuri uwo muvugo muto, nsubira inyuma ndagenda ndawufata ikintu nk'icyo. noneho mutekereza uburyo Imana
ese mwizera Imana mu buryo bwose bwo guhumekerwa? Imana ifite kwandika indirimbo. Ese mwizera Imana mu ndirimbo? Yesu yarabivuze, yagarutse kuri Dawidi. Ese ntabwo muzi icyo Dawidi yavuze muri Zaburi? Murazi. Ese ntiyabikoze? Reba aho ku musaraba Dawidi yararirimbye Zaburi ya 22, Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Amagufa yanjye ari hanze, batoboye ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. Murazi, iyo yari indirimbo. Zaburi ni indirimbo. Kandi mu busizi mwitegereze uburyo biza kugenda. Mpagaze aho ndagahungu gato hamwe n'urupapuro natiye, ndavuga nti ndi njyenyine. Uko niko ndi njyenyine, aho kure cyane mu majyepfo y'uburengerazuba, aho ibicu byaho bigwa iyi nyuma y'isunzu ry'imisozi mu burebure. Ngashobora kubona iyo koyote iyi mikebaguza aho hose kuri icyo gicu kijimye. Nshobora kumva icyo kirura gihuma aho hepfo, aho iz'amahembe maremare zirisha. Kandi ahantu runaka ruguru muri kanyoni nshobora kumva intare iri mitontoma aho kure mu misozi ya Katarina ku nzira zo muri Arizona. Imyaka 40 nyuma yaho nicaye kuri kanyoni, iyo ntare irimo indeba mu maso. Mana, hari igihugu hakurya y'uruzi ahantu runaka. Inshuti, bikwiriye kubaho. Murabona, hari byinshi byo kuvuga kuri byo. Ibintu byose ntabwo ari ibitekerezo by'ibinyoma, ni iby'ukuri. Ukuri ndanezerewe kuba hano uyu mugoroba hamwe n'aba bantu, abo niteguye kubana nabo iteka ryose. Aho hatazaba uburwayi ukundi, cyangwa urupfu, cyangwa gutandukana, kandi urugendo kuri twe ruzaba nta kintu ruri cyo. Noneho ndatekereza ko amateraniro ataba yuzuye badasomye ijambo, kandi ngo bagire gato. Mwene data Neville, nazamutse hano, Billy yambwiye ko washakaga ko mvuga. Ese ibyo ni ukuri? Mwene data Neville, nshobora kuba nabifashe gato nk'ibyo menyereye, ariko nge numva nguwe neza kuri byo. Murazi, noneho mwe mufite indirimbo n'ibindi. Murabona mwene data Neville, igihe wari buze kuririmba, kandi noneho ushobora kubikora hariya haruguru, kandi dufite nk'igice cy'isaha cyo gutangira. Noneho reka twinjire nyakuri muri ubu butumwa bw'uburebure, maze turebe ibyo dushobora kubona umwami yashobora gukora, kandi ndabyizeye. Nge nizeye ko mfite ukuri. Ibyo birampagije, kandi nizeye ingano itunganije. Ibishishwa birimo kuvaho, murabizi, kandi nshobora kubasogongeza gato kuri ibyo ejo nimugoroba. Murabona ni gute ibishishwa birimo kuva ku ngano, ariko ingano zigomba kuguma imbere y'izuba kugira ngo zikomere. Kandi icyo nicyo gitumye turi hano. Nshuti, mugume imbere y'umwana kugeza ubwo itsinda ryacu rito hano, kugeza ubwo rizakomera muri Kristo. Aho niho haza umugati ku meza ye. Icyo nshaka ko bikora. Noneho mbere yuko twegera ijambo, nyuma yo gusubiramo imivugo n'ibindi, reka twongere dusenge. Noneho tugiye gufata ikibwiriza. Mukundwa Yesu, udufashe uyu mugoroba ubu muri aya magambo make mu gihe tugutegereje, kandi turagusenga kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi bibe hamwe natwe Mwami, kandi uturishe imitima yacu, ukureho ibishishwa, ibyo amahwa n'imishubi. Reka uko kurasa kw'izuba guhawe umugisha kw'Imana kumanukire ku ijambo Mwami, kandi reka twe tugire amateraniro akomeye kugeza ubwo hatari buboneke umuntu udakijijwe hagati muri twe. Abana bose bazaba bari mu bwami bw'Imana, abo badafite umubatizo w'Umwuka Wera, reka bawakire Data. Reka ububwiru bwose ubwo twari dukwiriye kumenya muri iki gisekuru Mwami budutwikururirwe, maze tubone kuzura kw'Imana, cyo kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara ubwacu, nuko dukwiriye gukora twikosora, kandi dutegeka ingingo z'imibiri yacu kubaha ijambo, kugira ngo tubashe kumenya uko dukwiriye kuba muri iki gihe cyo kwegera Umwami Yesu. Nkuko nasomye mu ijambo ryawe uyu mugoroba, Mwami, nshobora gusoma amagambo amwe bitewe n'amashuri make, hari amagambo yandi nkayavuga nabi, ariko Mwami Imana, ni wowe wenyine ushobora gukuramo icyo nshaka kuvuga. Wowe wenyine ushobora kubikora. Nta buryo buhari ku kiremwa muntu cyashobora kubikora. Biri mu biganza byawe Mwami. Noneho uduhe buri mugoroba ibyo bintu bihishwe mu ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kuba abakristo beza kandi babaho bikurikije igihe turi kubamo nk'ingero za Kristo. Tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Noneho benshi muri mwe muri Bibiliya zanyu ndashaka ko murambura mu gitabo cya Yona. Igihe cyose dukunda kuvuga Yona nk'umuntu wasubiye inyuma na buri kintu. Nakunze kuvuga kuri Yona, ntabwo nizera ko Yona yari yasubiye inyuma. Ibyo ntabwo mbyizeye. Nizeye ko rimwe na rimwe tubikoresha tukavuga tuti uyu ni Yona.
ariko niba nigeze mbivugaho mu bundi buryo ndimo mbabwira uburyo ntekereza ko Yona icyabaye kuri we. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitari riramubwira riti, haguruka ujye Nineve, wa murwa munini, uwuburire ibyaha byawo binundanije bigera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka, amanuka i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi. Atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunge Uwiteka. Ese aha ntitugarukiye ahantu hateye agahinda, umuntu urimo uhunga mu maso y'Imana, kandi uwo niwe mutwe w'ikibwiriza. Noneho icya mbere turashaka gutekereza kuri ibi. Yona yari impamvu nyamukuru ituma nizera ko yakoze iki kintu gikomeye hano, ni ukubera ko Yona yari Umuyahudi kandi agasabwa kujya mu murwa w'abanyamahanga kujya kubavugiriza induru, abwira ibibi. Atekereza ko ashobora kutazakirwa kubera ko abanyamahanga bashoboraga gutekereza bati, uyu Muyahudi niki afite gukorana natwe. Ariko murabona, ikindi kintu biduha ikintu gikomeye cyo kubona ko Imana atari Imana gusa y'Abayahudi, ariko yo ni Imana y'abanyamahanga nabo. Yo ni Imana y'abantu bose, yatoranyije Abayahudi gusa. Abayahudi biswe ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Bari baratoranijwe kubera impamvu runaka, kandi iyo mpamvu kwari kugira ngo bahabwe amategeko, kandi ntabwo bari bushobore kuyubahiriza. Maze iyereka ubwo bwoko ko amategeko batashoboraga kuyubahiriza, kandi niba yo yari Imana ikiranuka kandi amategeko akaba yarasabaga gukiranuka, ariko nta buntu bwari buhari mu mategeko kugira ngo busohoremo umuntu. Nta nyishyu yari yishyuwe ku mategeko, ariko byasabye ubuntu kugira ngo bwishyure igiciro aho amategeko yari yadushyize. Kandi Yona hano yari yarahamagawe kuri ibi, umwe mu bahanuzi bato ba Bibiliya, kugira ngo amanuke ajye mu murwa. Kandi hano tuhabona urugero kuri twe. Buri wese muri twe, igihe cyose tuba turimo twiruka duhunga ikintu, twiruka duhunga ibibazo, twiruka duhunga inshingano, twese twisanga turimo gukora ibyo. Twe twigishijwe kwiruka kuruta guhagarara ngo maze duhangane nabyo. Murabona, twe gusa twisanga turimo kwiruka. Rimwe na rimwe nuko twisanga turimo kwiruka duhunga umurimo. Ntabwo dushaka gukora. Abantu bamwe batekereza ko bashobora kubaho badakora, ariko ndatekereza ko ari Salomo wavuze ko dushobora kubona igisubizo twegereye urushishi. Urazi, urushishi ruto, bambwiye ko iyo buri rushishi rudakoze maze ngo ruhunike, urwo rushishi ntabwo rwazarya mu gihe cy'itumba. Bityo buri muntu wese agomba gukora. Dufite ibintu byinshi tugomba gukora, inshingano nyinshi cyane izo tugomba kurebana nazo. Buri muntu afite inshingano agomba kuzuza. Igihe ugeze aho guhitamo umugore kugira ngo ushake, cyangwa guhitamo umugabo wawe, ugomba gufata inshingano. Kandi noneho ugomba kwibuka, ahari wenda wubatse inzu, ni inzu nziza cyane, kandi noneho wibuke, nk'umugore wubatse ugomba gutekereza ku nshingano zo kurera abana. Kandi ugomba gutekereza kuri ibyo bikuta byiza bisize binyerera, bigiye kugira utwo dutoki duto twanduje aho hose kuri ibyo. Noneho ufite inshingano zo kwigisha abana bawe, ufite inshingano zo kubambika no kubagaburira. Buri kintu ni inshingano, kandi uko ni byoroshye igihe inshingano ziturebye tugatangira kuzihunga. Kandi tubona ko kubaka urugo ni inshingano mu buryo bwose. Yewe ibihe byinshi tubona ko ibi bigoye kubivuga, ariko ni ukuri. Bari ababwiriza ibihe byinshi bahunga inshingano zo guhagarara ku ijambo ry'Imana ry'ukuri. Igihe bahuye naryo biyambura inshingano. Igihe ukuri kw'ijambo ry'Imana kuje guhura natwe abantu amaso ku maso, twe dukunda guhita duhunga tugasubira inyuma kugera ku mbaraga zacu za nyuma. Narimo mvugana n'umwishywa wanjye muto haruguru aho, we n'umugaturika, kandi nabatije uwo muhungu mu izina rya Yesu Kristo hano mu myaka mike ishize. Nuko ajya hamwe n'umukobwa muto, nuko ahinduka umugaturika. Kandi nari mfashe nyina ikiganza igihe yari mapfa aho hepfo, arambwira amagambo ya nyuma ati,
uzite kuri Melvin. Nuko akajya arota inzozi atashoboraga buri munsi. Mu cyumweru gishize yigeze arota inzozi, aravuga ati narimo nza mu itorero ryawe marume Billy, wari uhagaze aho urimo ubwiriza, niruka nza kugira ngo nature, mpita nkanguka. Aravuga ati nge nakoze nabi. Ndavuga nti Melvin, ntabwo ukeneye ubundi busobanuro kubw'ibyo. Umwanya wawe uri aho hepfo aho ubarizwa, kandi uko nukuri. Murabona, ariko guhura n'inshingano rimwe na rimwe bijya bidukubita hasi gukora ibyo. Nk'ababyeyi, guhura n'inshingano zo kuba wakubita umwana wawe akanyafu. Abo bantu bato ntabwo mushaka kubikora, ariko nk'umupapa cyangwa umumama ugomba guhura n'inshingano zo kurera uwo mwana, kubera ko Bibiliya ivuga iti niwirinde inkoni uzangiza umwana wawe. Kandi ibyo biracyahagaze neza mu maso ya buri mupsikologi wese waba uri hano ku isi. Ibi biracyari ukuri kw'Imana. Iyo bijya kuba byarakoreshejwe cyane, ntihajyaga kuba harabayeho kunanirana k'urubyiruko gukabije n'ibindi, no kwangirika gukabije dufite uyu munsi mu isi. Ariko itegeko rikomeye ry'uruko bararyishe hashize igihe kinini, kandi bareka abana bagakora icyo bashatse cyose. Ariko ndetse nk'uko nabivuze, abakozi babwiriza iyo bageze aho bahura n'ukuri, nuko hanyuma bagahunga. Murabona, baba basa nkaho hari ikintu bashaka kudahura nacyo. Ibihe byinshi abantu hariya hanze baraza bakavuga bati nzi ko ibi ari ukuri mwene data Branham, ariko ndamutse mbikoze bahita banyirukana mu rusengero. Mbega byaba bimeze gute? Nuramuka utabikoze bazakwirukana hariya hejuru. Noneho ufite aho bagomba kukwirukana. Murabona, noneho ugomba guhura nabyo aho kugira ngo ubihunge maze uvuga uti rero nzaza hakurya hariya ntabwo nzagaruka. Gusubiranya kuri ukajya kumva ibirenzeho. Shaka mu byanditswe, kuko Yesu yaravuze ngo mushake mu byanditswe, kuko ariho mutekereza ko mufite ubugingo buhoraho, kandi nibyo bimpamya. Ariko tubona ko abantu badashaka kurebana nabyo. Ubwo kuba twarazanywe imbere y'Imana, kandi tukabona igihe Imana yatanze isezerano, noneho Imana ihatiwe gusohoza iryo sezerano, kandi igihe isohoje iryo sezerano, noneho abantu baba bafite ubwoba bwo guhura n'inshingano zo guhangana n'ubutumwa bw'igihe. Ibyo turabibona ahantu hose. Bimeze gute kuri mwe Baruteri? N'abaruteri bangaye bari bafite ubwoba. Abantu bari bafite ubwoba bwo guhura n'ukuri kwa Luteri igihe yaje avuga gutsindishiriza. Reba icyo byabasabye. Wenda bishobora kuba byari ubuzima bwanyu bwite kugira ngo musohoke maze mwature Yesu Kristo maze muhinduka Abaruteri. Reba kuri mwe Abametodiste, uburyo mwahoze mwese mwitwa bera bigaragura. Ndibwira ko mubizi, kandi bajyaga mu mwuka maze bakicugusa imbere n'inyuma, maze bakavuga ngo bafite amajeki. Abo bameto ibyo oya, abo ntabwo ari Abapantekote. Abo bari Abametodiste mu myaka ya kera ishize, kandi baricugusaga kandi bakizunguza maze bakajya munsi y'imbaraga z'Imana, nuko bakabasukaho amazi ku maso ndetse bakahungiza batekereza ko bataye ubwenge. Kandi noneho mwafatwaga nk'itsinda ry'abera bigaragura. Mwebwe ba nyina na base mwasabwaga kubyemera, mugahangana n'ukuri n'ibimenyetso cyangwa mukabanga. Bimeze gute kuri mwe Abapantekote? Mwakiriye kugarurwa kw'Imana igihe umubatizo w'Umwuka Wera waje uvuga mu ndimi n'impano z'Umwuka Wera ziza mu itorero. Kubera icyo Abametodiste bashatse kubata hanze kandi bakabikora, ariko mwagombaga guhangana nabyo. Cyari ikintu mwagombaga gukora. Bimeze gute ku kintu cyaje cyitwa umubatizo mu izina rya Yesu Kristo, kandi mwarabibonye ko ari ukuri? Mugomba guhangana nabyo cyangwa ikindi kintu kijyanye nabyo. Mufite inshingano, buri muntu arazifite, kandi mugomba guhangana n'ibi bintu. Niko biri. Kandi igihe ubonye noneho uyu munsi, ubu igihe ijambo ry'Imana rikoze aya masezerano y'ibintu ibyo tubona birimo kuba ubu, hanyuma tuba dufite inshingano ku ruhande rumwe zo kurebana nabyo cyangwa tukabihunga. Ntabwo waguma hagati, ugomba kugira ikintu bikoraho. Muravuga hari intambwe igomba guterwa. Ntabwo ushobora kwinjira mu muryango w'itorero ngo usubireyo umeze nk'uko wari umeze igihe winjiraga. Ushobora kuba ujya kure kurushaho, cyangwa ukarushaho kwegera Imana buri gihe uko winjiye cyangwa usohotse aho. Mbega uburyo byoroshye ku bantu guhunga inshingano z'ibi bintu. Kandi ndashaka ko tuzatekereza kuri ibi igihe tuzatangira amateraniro yacu ejo nimugoroba. Ibyo nibyo nshaka ko mubona igihe hagize ikintu muhura nacyo. Niba hari ikibazo kuri ibyo, hagomba kuba hari n'igisubizo. Dufate urugero, wenda mvuze ko ngiye mu burengerazuba,
maze ukantungira agatoki muri iki cyerekezo, ubwo ikintu cya mbere murazi, nzahita musha intego, kandi nanjye ndi mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Ubwo byagenda gute umuntu aramutse antungira urutoki ahagana hepfo gutya? Nabwo nahusha intego yanjye, najya mu burengerazuba bw'amajyepfo. Ubwo igihe cyose hari ikibazo cyo kwibaza ngo uburengerazuba ni he, hagomba kuba hari igisubizo nyacyo ahantu runaka. Noneho igihe duhuye n'ibi bibazo ku bijyanye n'ukuri kwa Bibiliya, hagomba kuba hari ahantu hari igisubizo cy'ukuri ahantu runaka. Uko ni ukuri kigomba kuba gihari. Kandi igihe tubonye habayeho ikintu, ndatekereza ko aho kugira ngo wiruke uvuga uti ibi ni ibintu by'ubupfu, sinshobora kwizera ibintu nk'ibyo, ntabwo ushobora kwizera ibyo. Kubera iki utafata Bibiliya maze ngo wicare hanyuma urebane nayo uyige? Uri hano mu materaniro ubu, noneho byitegereze, bigenzure wowe ubwawe ukoresheje ijambo. Genzura ijambo ukoresheje ijambo. Iyo niyo nzira imwe yo kubikora. Babwire ukuri, kandi igomba kukubwira ukuri kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Kuzuzwa k'ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya gusohora nta nshingano muri Kristo Yesu, kubera ko we ni Imana igaragajwe mu mubiri. Noneho igihe tubonye ibi bintu, igihe cyose, igihe duhuye nabyo maze tukaza mu materaniro, nuko tukabona imbaraga z'Imana zirimo gukora kandi zikora ibi bintu, kandi zirimo zikora imirimo y'indengakamere, maze tukabibona bikorwa. Nuko tukareba muri Bibiliya maze tukabona ko ibyo byasezeranyijwe kuri iyi saha. Noneho igihe tubonye ibyo bintu, noneho tuba tugiye guhangana n'inshingano zo kuba wenda twabyemera. Ndashaka kuvuga kuri twe ubwacu. Noneho abantu benshi bagerageza kubishima, abantu benshi bakavuga bati nta kibazo bifite, ariko ibyo ntabwo bibigira ikintu mufite mu nshingano. Nkuko nabivuze, byagenda bite ndamutse ndi umusore muto kandi ndimo nshaka umugore kugira ngo nubake urugo, maze hano hakaba hahagaze umukobwa wujuje buri kimwe gisabwa, uwo ntekereza ko ari we nkwiriye kugira umugore. Umukristo w'ukuri, buri kintu cyose natekereza ko gikenewe kugira ngo ngire umugore mwiza, uburyo bwose natekereza ko atunganye kandi nta kibazo afite neza. Ntabwo aba ari uwanjye kugeza mwemeye kandi ngafata inshingano kuri we nk'umugore wanjye. Icyo nicyo kimwe n'uburyo ubutumwa bumeze. Ushobora kuvuga uti nta kibazo, cyangwa ibi biriya cyangwa ibindi, maze ukavuga uti ibi ndabyikundira, nizera ko ari ukuri, ariko ugomba kubwemera kandi bigomba guhinduka igice cyawe, nawe ugahinduka igice cyabwo. Ugomba noneho kuba ari ubwawe. Igihe ushatse mwene uyu mugore runaka wahisemo, muba muri umwe noneho, kandi ubwo nibwo buryo muba muri Kristo. Igihe mumubonye we ubwe agaragajwe kandi akaba ukuri, noneho muba muri igice cye, maze nawe akaba igice cyanyu, kandi hamwe mukaba muri igice cy'ubutumwa. Ni inkuge zingahe z'amadini twinjiramo igihe turimo tumanuka tugitarushishi kubwabayo nabiyi minsi 900 muri zo. Ikintu nk'icyo, inkuge zo kwifatira inzira yoroheje, ntabwo dushaka guhura nabyo. Yona ntabwo yashakaga guhura n'ikintu cyo kujya mu banyamahanga, ntabwo yashakaga kujyana ubwo butumwa buteye ubwoba aho hepfo ko iminsi 40 muzarimbuka nimutihana. Yangaga gukora nk'ibyo, maze aratekereza ati bari abanyamahanga biragoye kuvuga ikintu bazankorera, ariko yagombaga kurebana nabyo. Murabona, ariko yifatiye inkuge yoroheje, maze aramanuka agitarushishi, yimanukira munsi y'ubwato, maze ajyaho arasinzira, yifatira inzira yoroheje. Ni ibintu byamamaye hamwe n'abantu. Ni ibintu byoroheje gufata inzira aho buri muntu agukubita ku mugongo, maze akavuga ati uri umuntu mwiza, kandi ati uyu ni uyu na runaka, kandi isi izarebera kuri wowe. Biroroshye gufata inzira ya rusange, ariko igihe bigusaba gufata ikintu kinyuranye n'icyo, igihe bigusaba guhagarara ku byo wemera ko ari cyo kuri, aho niho hari igice kigoye, aho niho guhondagurwa biza, aho nyine. Nkuko twakundaga kuririmba iyo ndirimbo ya kera, mbega ukuntu byoroshye iyo turimo kugenda muri iyi nyanja kandi tuje, twiringiye imbaraga z'ukuboko gukomeye kwa Yehova. Ariko reka iyi mibaba itangire guhuha, reka umuyaga utangire guhuha no gutera imiraba. Noneho aho ni iki dukora? Ikintu nkuko nababwiye igihe kimwe, n'umugore wambwiye uko aho kera mu gihe cyo kugenda ku magare akuruwe n'amafarashi, yavuze ngo ifarashi yaramwirukankanye avuye ku rusengero. Ndavuga nti niki wakoze? Aravuga ati niringiye Uwiteka kugeza ubwo inzira yarangiye. Ubwo aho niho
kwiringira umwami nyuma y'uko umuhanda ufunzwe, mwiringira inzira kugeza igihe ifunzwe. Yego, kandi uko niko tubona ko dufite inzira nyinshi zoroheje zo kugendamo. Inkuge zimanutse zigiye Tarushishi kubera ko biroroheje kutagira inshingano, aho uhita winjiramo, aho buri kintu cyose cyinjiramo, buri muntu wese arabakunda, kandi buri muntu nta muntu kugisha impaka. Nono niba nta cyangwa gihari, aho nta kibazo. Yego, ugasunika ugahindukira, ubwo buri muntu wese ntitaye kuwo ari we nibyo ushyigikira. Nyakuri abantu batekereza neza ko bazarushaho gutekereza kuri wowe niba ukomeye ku byo wemera ko ari ukuri. Uko nuko ntabwo mbyitayeho. Ufata umugore ashobora kuba hari atari umuntu ukurura cyane n'ikindi cyose aricyo, ariko reka uwo mugore akomere ku mahame yo kuba umugore. Reka ahagarare nk'umugore, kandi niba umugabo afite muri we akantu k'ubugabo azamujyana neza. Dukunda iki? Umuntu runaka abonye kandi akizera ko ari icy'ukuri, kandi agakomera kuri cyo yizera ko ari ukuri. Nigo umuntu utagira igihagararo mwene uwo. Abakristo benshi uyu munsi ni abantu borohereye kuri buri kintu cyose, kugeza ubwo batekereza ko icyo bafite gukora ari ukwiyunga ku itorero, bakajya ahantu runaka bakandikisha amazina yabo mu gitabo, cyangwa bagakora akantu gato bakitera hejuru no hasi bagasakuza, cyangwa ikindi kintu nk'icyo, maze bakiyita abakristo. Ubu Kristo igihe cyose aba ari ubuzima bugoye bwo kubaho kubw'Imana muri iyi si ya none. Ni ukuba igihe cyose ugurumana umuriro n'urukundo rw'Imana mu mutima. Ibyo bikaba ari byo bigukomeza, maze ibyo bikagushyira aho hanze hamwe n'abantu, maze ukazana abantu kuri Kristo. Inshingano. Ariko ni ibintu byoroshye kugenda mu buryo isi igendamo. Ni ibintu byoroshye gukurikira umuyoboro umanuka, kujya hariya maze ukicara mu mugezi hamwe n'ubwato bwawe, ugafata ingashya zawe maze ugatangira kugashya unyuranya n'iyo miraba. Ntabwo bigutwara umwanya munini kandi bugenda gahoro. Ariko rekera aho kugashya maze wirebere ukuntu uri bugende wihuta unyuraho mu biti umanuka. Ariko itegereza aho ugiye igihe ibintu birimo kugenda mu buryo bworoshye. Wibuke uba urimo werekera ku isumo rikomeye cyane aho hepfo ry'uburyo runaka. Ubu ujya ku isumo, kandi ntabwo bizatinda kugira ngo ugere kuri iryo sumo. Aho urimo ugendana n'isi byoroshye, uburyo bigendamo ntabwo uba ushaka ibyo. Oya mugabo, ariko ugomba kwemera inshingano zawe. Noneho mubyizere kandi mutekereza ko ari ukuri. Kandi inshingano Imana yaduhaye muri iyi minsi yo kuzana ubu butumwa, kandi nk'uko ndimo gusaza kandi nzi ko iminsi yanjye irimo kugenda iba mike, numva mfite inshingano kuruta uko naba narigeze mbyiyumvamo. Mukomeze, tugomba kubikora. Ugomba kumanukaho ahantu hose maze tukavuga ubutumwa, kandi tukabwira abantu ko Yesu Kristo aje, ko we ari Imana, kandi ko aza vuba. Nta byiringiro isi isigaranye uretse kuza k'umwami. Ndimo ndeba hariya inyuma ku nshuti zanjye zimwe, izo zari kumwe nanjye aho igihe marayika w'Uwiteka, aba bahungu bicaye hariya. Ndizera ko babonye ahantu byabereye aho, kandi bakibuka icyo umwami yavuze kuri uriya munsi kuri mwene data Wudu, igihe twarimo tugendaho ku musozi, kandi yari ameze nk'urimo kurira kubera ko umugore yari arwaye. Maze umwami aravuga ati, tora ibuye maze uritere hejuru mu kirere. Nuko ati, uku niko Uwiteka avuze. Maze nkora nk'ibyo, kandi mwene data Wudu yicaye hariya nk'umuhamya. Maze ndavuga nti, mwene data Wudu, ntabwo bizatinda kugeza igihe uzabonera ikintu kiba. Kandi ku munsi ukurikiyeho, igihe twari duhagaze aho twese turi hamwe, kandi itsinda ry'abantu rihagaze hano umugoroba, umubwiriza umwe ukiri muto yari hariya, kandi nari nahuye nawe ijuru ribanziriza. Yari mu ihema ryacu, yari yazamutse kuba hamwe natwe, maze arambwira aravuga ati, mwene data Branham, ese ujya ubona amayerekwa nka gutyo? Ndavuga nti, yego mugabo, ariko naje hano kugira ngo njye kuri yabyo, kugira ngo nduhuke akanya gato. Aravuga ati, ni byiza. Ndavuga nti, birumvikana. Anyereka ibintu hano hanze, maze ndavuga nti, aho mu misozi hano abamarayika barindwi bambonekeye aho hepfo. Ndavuga nti, yego ndabisobanukiwe. Aravuga ati, nari umwe mu bashyigikiye igiterane cyawe muri California. Ndavuga nti, nibyo, ndanezerewe cyane kubimenya. Kandi mu gihe twari duhagaze aho, maze aho ndebye iruhande, nuko mbona umeze nk'umuganga ubyibushye arimo areba mu maso ye, kandi numva aravuze ati, ugiye gutakaza iryo jisho kubera ko
rifite uburwayi kandi maze imyaka 2 ndivura, none ugiye gutakaza iri jisho. Ndavuga nti impamvu mbajije ibyo ni ukubera ko dogiteri wawe yakubwiye ko ugiye gutakaza iryo jisho undi munsi. Maze aravuga ati ibyo ni ukuri. Maze ndeba iruhande nka gutya, nuko mbona mama we akuyemo imyenda ye, maze afata ukuguru kwe aho hari utubyimba duto dufashe aho hagati y'amano ye, hejuru no hasi ku maguru ye. Maze aravuga ati nubona mwene data Branham umubwire ansengere ibi. Maze aravuga ati ikiganza cyawe cyari gifashe ku kirenge nka gutya. Nuko aravuga ngo afite utubyimba duto aho hose ku mano ye kandi nka gutya. Nuko aravuga ati ese mwene data Branham yasenze? Avuga ati mwene data Branham uko nukuri. Kandi ndeba inyuma, maze igihe mbikoze ndamubona ahagaze aho arimo kundeba nka gutya hamwe n'amaso yakeye. Nahuye nawe muri iki cyumweru, yari afite amaso meza kuruta undi muntu wese mu nkambi. Umwami yaramukijije kandi amugira neza. Mu gihe nari mpagaze aho, Uwiteka aravuga anyereka icyari kigiye kuba. Urubanza rwari rugiye gukubita igice cy'uburengerazuba. Maze aravuga ati genda hari iruhande rwa hari abacanira. Kandi nari mfite igitebo mu kiganza cyanjye. Yaho ngaho mwene data Roy Robinson, twese hano turamuzi, ntabwo ari hano ku Byonzi, ari muri Arizona hariya hanze. Niwe ukuriye inama y'abayobozi hano kandi ndamuzi ko yari umusirikari. Kandi ikintu cyari kigiye kuba nyakuri kiri hafi. Hari hakiri mu gitondo nko mu masaha 4 mu gitondo, kandi abahungu bari aho hose 10 cyangwa 12 bo muri twe barimo bavanaho amahema, abandi barimo babaga ingurube n'ibindi. Uko niko twe njyaho ngaho ndavuga nti Roy ishe vuba, hari ikintu kigiye kuba. Ntabwo nashobora kukimubwira na gato, kandi harimo igihe kugira ngo ngeraho. Maze hamanuka ikintu mu ijuru kimeze nka serwakira ivuye ku Mana, ari nkaho irimo kuvuga amashyi, inyeganyeza umusozi. Twirukira kuri uwo musozi kandi iza itwerekeye hejuru yacu nko mu metero 1.5 hejuru y'umutwe wanjye. Maze icagaguramo ubushorishori bw'ibiti bigwa mu gice. Mu gihe ibyo bitare byarimo bitambuka, urazamuka mu kirere ugaruka undi mubatizo ukomeye, maze byituraho ku musozi. Nuko ujugunya ibitari hasi nka gutya, ubikora inshuro 3, noneho urazamuka mu kirere. Nuko mwene data Banks aza kuri nge, maze ati ese ibi nibyo wavugaga ejo hashize? Ndavuga nti yego mugabo, nibyo neza neza. Urabona, kandi iminsi 2 nyuma y'ibyo arasika yenze kurohama aho. Kandi haruguru no hepfo kuri icyo kirwa cy'Iburengerazuba hari inkuba no kunyeganyega n'ibindi bintu birimo kuba. Kandi umwe muri iyo minsi izarigita ijye munsi y'inyanja. Uko niko biri. Ibyo ni ibiki? Turi kuba ku isaha yo kuza k'umwami. Kandi tubona amashyirahamwe n'ibindi bihaguruka n'ibintu byinshi bitandukanye. Tuzi ko hagomba kuba igisubizo cy'ukuri kuri ibi. Hari abantu hakurya muri icyo gihugu bari kujya mu buvumo n'ibindi. Ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu mwarabisomye mu binyamakuru ku mwami azagaruka. Murabizi ko ibyo atari ko biri. Yesu yaravuze ati nta muntu uzi umunota cyangwa isaha. Gihe tubonye ibyo bintu byose biba n'ibindi bibaho uburyo bimeze, hagomba kuba hari igisubizo cy'ukuri ahantu runaka. Hagomba kuba hari ukuri. Hari uburasirazuba bumwe n'uburengerazuba bumwe, ariko hari uburengerazuba bw'amajyepfo bumwe n'uburengerazuba bw'amajyaruguru cyangwa ikindi. Ariko hagomba kuba hari igisubizo cy'ukuri ahantu runaka kuri icyo kibazo. Ukwepa ibi tugomba kubibwira abantu ko turi kubaho mu gihe cyo kuza k'umwana w'Imana. Turashaka kureba Imana, tugatera intambwe igihe cyose twiteguye guha umuntu igisubizo gikwiriye. Byagiye bigenda gutyo igihe cyose, byagiye biba abantu bakwepa kandi bakajya kure y'Imana, guhera kuri Adamu mu ngobyi ya Edeni. Igihe Adamu yari mu ngobyi ya Edeni, igihe yaje mu nshingano kugira ngo akore amahitamo ye, ese yari guhitamo kujyana n'Imana cyangwa kujyana n'umugore we? Yagombaga kugira icyo inshingano zari guterwa nawe. Yari afite gufata icyo umugore yavuze cyangwa icyo Imana yavuze. Kandi igihe yahisemo kugenda mu nzira y'umugore we, kandi igihe yakoze ibyo, noneho aho yatakaje imimerere ye yibanze, maze atuma isi yose ijya mu mimerere y'urupfu. Igihe yagombaga gufata inshingano zo kuba wenda yakwemera uburenganzira bushya ubwo umugore we yari yabonye bunyuranye. Oh Mana, bitekerezeho. Imana yari yabahaye amagambo 8 cyangwa 10 yo kwitondera, ariko kuri icyo giti ntimuzaryeho.
ibyo nibyo bari bafite kubahiriza, kandi hamwe n'amagambo menshi nk'ayo barayishe. Noneho Adamu yagombaga guhura nabyo. Nkwiriye gukora nk'uko umugore wanjye yavuze dukwiriye gukora, cyangwa nkwiriye gukora nk'uko Imana yavuze dukwiriye gukora. Hanyuma asohokaho n'amaso afunguye. Yarakwiriye gufata inshingano. Ibyo byakwishije ikiremwa cyose mu rupfu. Hanyuma aho haza undi Adamu ari we Kristo. Ntabwo ari undi umeze nkawe. Umuntu umwe yaravuze ngo ntabwo we yari Imana. Umwihariko we wahamije ko yari Imana. Nta kiremwa na kimwe cyabayeho kimeze nkawe. Yabaye mu isi y'ubwe, yavukiye hanze y'ubutware bw'ibisanzwe. Haleluya! Yari umuremyi ubwe wambaye umubiri. Ninde washobora guhagarara aho yahagaze? Ninde wigeze avuga nkawe? Ninde wigeze avuga ikintu nk'ibyo yavuze? Ninde wigeze akora ibintu nk'ibyo yakoze? Umwihariko we wahamije ko yari Imana. Nta muhanuzi cyangwa ikindi kintu cyashoboraga gukora icyo yakoze. Washoboraga guhamagara abapfuye ngo bave mu gituro, kandi washoboraga guhagarika ijuru, kandi agakora ikintu ashatse gukora cyose. Yari Imana. Ninde yajyaga guhagarara mu mwanya we? N'iki yajyaga kuba cyo uretse gutungana? Imana idapfa yambaye umubiri maze itura hagati muri twe. Nta kintu na kimwe kigeze kigereranywa nawe. Yabaga mu isi ye ubwe. Nta muntu wigeze uvuga nkawe. Igihe yafungaga umunwa we hari ikintu kuri byo. Hari ikintu gitandukanye n'undi muntu wese. Umuntu umwe yaravuze ngo yari umuntu usanzwe gusa. Ibyo ndabihakanye. Yari Imana. Icyo nicyo yari cyo, kuko nta muntu wigeze uvuga nkawe. Nta muntu wari bushobore kuvuga nkawe, kubera ko yari ijambo rizima ubwe ryambaye umubiri, kugaragazwa ko kuzura kw'Imana. Ndemeranye namwe ko bari abahanuzi bari bafite ubutumwa, bari babufite noneho, bari babufite ubu. Hari kuzura kw'Imana kugaragaye mu mubiri aho. Yari umwe wenyine, kandi yari umwe ugomba guhangana n'icyo kibazo hamwe n'izo mbaraga ze zikomeye izo yari afite, kandi yajyaga kuba yarabaye neza umwami w'isi. Azamuba ndetse we, kandi kubera be niwe ubu yahagazeho. Mbega umuntu wari umukene, ntabwo yari afite ahantu ho kurambika umutwe we, kandi nyamara azi naho ifi yamize igiceri iri. Uwo mbega umuntu washoboraga gufata ibyo bitenga binini byuzuye amazi maze akabihinduramo vino, kandi ntagira harambika umutwe we. Yahuye n'inshingano izo yari yahawe mu biganza bye. Mbega umuntu washoboraga kuzura umuntu akava mu gituro nyuma y'uko apfuye iminsi 4 akabora. Ese ntiyajyaga kwikiza we ubwe? Nyakuri yari kubishobora, ariko yajya kuba yarabikoze ntabwo yajyaga kuba yaradukijije. Yagombaga guhura n'izo nshingano, kandi kubera kubaha kwe kw'ijambo, aho kutubaha kwa Adamu kwari maze inyuriri y'ubusamu, iyo nzira imanuka igitarushishe. Ariko Yesu yafashe inzira ijya Nineve ku banyamahanga kwishakira umugeni ubwe. Ndanezerewe kuri uyu mugoroba kuko yabikoze, kandi tugomba guhura n'ibyo bifatika ko turabe maze tugakira isi kure yacu. Amen. Buri muntu agomba guhura n'ibyo. Afite inshingano imbere y'Imana. Dufata urugero kuri Nowa. Yari afite Nowa, Mose, Eliya n'abasigaye bose muri buri gisekuru. Bagombaga guhura n'izo nshingano, kandi bagombaga kubikora. Ariko iyo niyo mpamvu bari boherejwe kuri iyi saha. Murebe kuri Nowa, muri icyo gisekuru cye cy'ubushakashatsi, uburyo yagombaga kujyana ikintu kitari cy'ubushakashatsi. Koko nta mpamvu yari ihari ituma bitaba ibintu by'ubushakashatsi. Murabona, byari ibintu bitari iby'ubushakashatsi, kubera ko yavuze ko imvura igiye kuzagwa iturutse mu ijuru. Noneho ubu yagombaga guhura nabyo. Imana yari yavuze ko imvura igiye kugwa, kandi noneho kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iyo muvuze muti ndizeye kandi ntimugire igikorwa mukora, ni kimwe n'ubutumwa. Iyo muvuze muti ndizeye kandi ntimugire igikorwa mukora, ese niki kiza byabamarira? Murabona, Nowa yinjiye mu murimo n'inyundo ye, maze yubaka inkuge kugira ngo ahamye ibyo yarimo avuga. Icyo nicyo natwe dukwiriye gukora. Tugomba kwinjira mu murimo maze tugahamiriza imirimo yacu hamwe no kwizera. Imirimo yacu ihamiriza kwizera kwacu. Mose yagombye kubikora, kandi Eliya yagombye kubikora. Buri muhanuzi mu gisekuru cye yagombaga guhaguruka maze akarebana n'inshingano. Ariko benshi muri bo ntabwo bakoze nka Yona. Yarahunze. Mubaburire. Mbega icyo nicyo kibwiriza.
mubaburire bavugiriza induru. Aho niho hari icyo kwitaho. Yaragiye kujyayo maze akabwira abo bantu akavuga ati, ndaje kugira ngo twiyunge basore, murazi ndizeye, ndababwira icyo ngiye gukora, mfite ikintu gito hano nizera ko nshobora gukora, kwishyira hamwe twe maze tugakora ibi biriya cyangwa ibindi. Ariko kwari ukubavugiriza induru. Igihe ushobora kuvugiriza induru ikintu, noneho yagombaga kuvugiriza induru buri kintu cyari aho hepfo. Akavugiriza induru umujyi, akavugiriza induru imirimo yabo, akavugiriza induru amatorero yabo, akavugiriza induru abahanuzi babo, akavugiriza induru ababwiriza babo, akavugiriza induru abatambyi babo, akavugiriza induru icyo kintu cyose uko cyakabaye, akasakuriza icyaha, agasakuza akagicyaha. Nowa yavugirije induru igisekuru cye, nyakuri yarabikoze. Aho haruguru arwanya amatorero yo mu gihe cye. Mose agomba kuba yaravugirije induru abantu b'igisekuru cye, abatambyi n'abandi, arasakuza hose mu butayu, kandi ku mahuriro y'inzira yabaga arimo asakuza, akavugiriza induru abantu be. Eliya yari umuntu utari ikirangirire mu minsi ye kubera ko yavugirizaga induru icyo gisekuru. Nyakuri niko byari biri. Yohana Umubatiza yari umuntu utari ikirangirire mu gisekuru cye, yavugirije induru igisekuru cye, abwira umwami umutware wari uw'igihugu, yarashatse umugore w'umuvandimwe we, yagombaga kubwiriza ku gushaka no gutandukana igitondo kimwe. Nuko avuza induru arwanya ibyo bintu, aravuga ati, ntabwo bikurikije amategeko ko umushaka. Byatumye bamuca umutwe nyuma, ariko avuza induru kandi ahagarara mu mwanya we w'umurimo. Ntabwo yigeze afata inkuge ngo ajye Tarishishi. Nuko avuga ati, rero ndibwemeranye namwe Herode, nta kibazo, igihe cyose utekereza ko ari umugore mwiza, ko azakubera umugore mwiza, komeza. Mbega icyo cyangwe ako kantu gato ko kogesha, nta kintu kindi kamaze uretse kogesha amasahani yanduye. Ariko mwitegereze, Yohana ntabwo yari ameze muri ubwo buryo. Yahanganye nabyo, aravuga ati, ntabwo bikurikije amategeko ko umushaka. Yego mugabo, Mana ntabwo yigeze ahunga. Barahagaze bahangana n'ibigaragara. Mose yagerageje guhunga igihe kimwe nka Yona, ariko Imana iramugarura. Benshi muri bo bagerageje kujya kure yabyo, baratangira. Ariko reba, niba Imana yaraguhamagaye kandi ukabahamirijwe neza ko Imana iri muri ubu butumwa, nta kintu gihari gishobora kugusubiza inyuma. Ntabwo byigeze bisubiza inyuma Yona. Oya mugabo, Amosi wa kera yaratatse aravuga ati, intare itontomye ninde utagira ubwoba? Kandi Imana yavuze, ninde utahanura? Ninde utahanura? Igihe ubonye Imana ivuga maze ikavuga ikintu runaka, kizaba, kandi koko kizaba. Intare itontomye, buri muntu wese agira ubwoba. Yego mugabo, niba yarigeze uyumva irimo itontomera mu ishyamba, mujya mwumva izi zivuga nk'amapusi aha hose ziri muri ibyo biraro hano. Intare zahindutse amatungo, ariko ukwiriye kumva rimwe yayindi nyakuri yo mu ishyamba ihunga. Amabuye arahananuka ku bitare muri metero 450. Ntabwo mbona uko urwo rusaku rusohoka muri ibyo bihaha. Imanura umutwe wayo hasi, ikarega imitsi y'ijosi. Ntabwo nigeze numva ikintu nk'icyo. Kimwe no kurasa kw'imbunda igihe uwo mwuka usohoka urimo kwirangira uturutse mu bihaha byayo. Ninde utagira ubwoba? Baravuze ngo niba warigeze wicwa n'intare, ngo nta bubabare wumva, igutera ubwoba hafi yo gupfa mbere y'uko ikugeraho. Murabona mwebwe ntabwo mwabibonye, igutera ubwoba kubera ko gutontoma gukomeye kwa kinyamaswa, kandi aho ibikugezeho mu kanya gato nk'ako guhuma. Yaravuze ati, intare itontomye ninde utatinya, ninde utagira ubwoba? Kandi Imana yavuze, ninde utahanura? Igihe ubonye Imana ikora ibyo bintu, uravuga ngo nshobora kuba ntari umuhanuzi. Yona yaravuze ngo nshobora kuba ntari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuntu, ariko Imana yavuze, ninde utahanura? Nshobora kutaba umuhanuzi, nshobora kutaba ibi na biriya cyangwa ibindi. Igihe mbonye Imana ikora ikintu, nabibonye hano mu ijambo, kandi yarabisezeranye. Ninde watuza kandi agakomeza? Nyakuri yarabikoze. Nta nubwo dushobora kwihisha inyuma y'imigenzo. Kandi n'aba bose hano bagira ubusabane no hepfo i Tarushishi, ntabwo dushaka kujya mu busabane bwabo. Ariko benshi nk'Adamu bakora ibyo bintu bimwe, bakagerageza kwishakira igisimbura mu buryo runaka. Bagerageza kubona inzira, kandi bagakora igisimbura mu maso y'Imana nyuma y'uko bamenye ko bari mu makosa.
bahuye n'ukuri bagakurikira umugore maze bagakora neza neza icyo Imana yababwiye kudakora. Yarakomeje maze arabikora uko biri kose, kandi noneho yisanze ubwe yambaye ubusa, we umugore nawe, bombi mu ngobyi ya Edeni. Amaso yabo arahweza, bamenya icyiza icyo ari cyo n'ikibi. Noneho kandi yagerageje gushaka igisimbura kugira ngo abashe kubyitwikira. Noneho ubwo nibwo buryo dukora uyu munsi, ubusobanuro tukavuga tuti rero ndababwiye, iyo biba hano cyangwa ibi cyangwa tuti cyangwa iyo nuko biri, murabona. Ariko ugomba guhura nabyo, byaba ari ukuri cyangwa atariko. Kandi niba ari ukuri, reka tugumane nako. Niba bipfuye, tujye kure yabyo. Nibyo gusa, fata icyo wabonye ko ari ukuri. Ntabwo ukeneye kongera gutekereza ukundi. Reka noneho dushake ikiri ukuri n'igikwiriye, maze tugumane nacyo, tuzi ikiri ukuri. Noneho tubona ko abantu bacu ari uko bari. Noneho bisa nkaho ubunyakuri bwavuye mu matorero. Turi kuba mu nzu ya mushiki wacu w'igiciro uza hano muri rusengero. Ashobora kuba yicaye hano uyu mugoroba, yayikodesheje abo bantu, kandi yatubereye umuntu mwiza kubera aho hantu, kubwo kutwemerera kubona aho hantu. Kandi nashoboraga kuvuga izina rye, ariko ashobora kuba adashaka ko mbikora. Kandi yatubereye mwiza, nibyo nyakuri. Ntabwo nashakaga kumuvuga, ariko yatubereye umugore mwiza cyane. Kandi muri iyo nzu harimo televiziyo aho ku ruhande rumwe. Dufite inzu ebyiri ziri hamwe. Mfite umuryango munini, itsinda ry'abantu bakiri bato, kandi twe murabizi bafite uburiri ndetse buhagije n'ibintu byinshi kuri bwo, ndetse tuba tugenda dukandagira kuri bimwe, twinjira ndetse dusohoka. Kandi noneho aho bari bafite televiziyo, ndetse muri televiziyo aba bana bato barimo kuyireba ku cyumweru mu gitondo, harimo indirimbo runaka zo guhimbaza Imana zari zijemo. Ndetse murabizi byajyaga hafi kugutera isoni iyo hataba hariho ubukristo bw'umwimerere ahantu runaka, aho washobora gushyira ibiganza byawe kureba ibyo bita ubukristo, kuko bigaragara ko ubunyakuri bwo bwamaze kuva muri ibyo. Koko ntabwo, kubera ko biteye ubwoba kureba uburyo baba bahagazemo aho, maze bagafunga ingumi, nuko bakarwana umwe ku wundi, maze bakagerageza kuririmba indirimbo zihimbaza na buri kintu nk'icyo, kandi bakananyuzamo iyo mikino yo gusetsa, iyo bigoye ko n'abagenda mu mazi bazanamo, maze bakavuga ubwoko bwose bw'ibintu. Nuko abana bato bagakomeza, murazi, kwera ko ubukristo gusa nkaho kwataye umwanya wako. Noneho nagiye ku rusengero, nuko mbona pasiteri ahagurutse, maze atangaza ko hagiye kuba amatsinda yo kurushanwa koga. Abagore bose bambara imyenda yo kogana, bose basohoka aho hanze. Bari bagiye kugira irushanwa, aba bagore, ryo koga, kandi bari bagiye kugira ibirori by'uburyo runaka, maze bakajya aho bakotsa inkoko nyinshi, bagakina imikino y'amafaranga n'ibyo bintu byose nk'ibyo. Kuri nge, uko ni ugukura ubunyakuri bw'umwimerere mu bukristo, aho wikorera icyo wishakiye. Murabona, ndimo nza hano, twamenye ko, murazi, twabonye benshi muri bashiki bacu biyambariye amakabutura hano muri iki gihugu gikonje kuruta abo tubona mu bihugu bishyuha. Murabona, ni ukuri, hari hanze mu bihugu bishyuha ntabwo nyakuri hari abantu benshi bambara ibyo, ariko hano aho ikirere gikonje barabikora. Murabona, ntabwo babasha kubona ko ari Satani uba arimo gukora ibyo. Murabona, none iyo biba kubwo kugubwa neza, iyo biba kwifasha, byajyaga kuba binyuranye. Mube abagabo, ndibwira ko bisa nabi ku mugabo, ariko yego, wowe ntabwo wakwita ku mugabo, ariko ku mugore umubiri urejejwe, kandi agomba kuwurinda mu buryo bwose. Kandi kureba abasaza, uramutse urebye abantu uyu munsi, hari imyuka ibiri, kandi umwe muri iyo ni umwuka wera, naho undi ni umwuka utera, kandi umwe abayobowe n'uwo, ndetse bombi ni abantu b'iyobokamana. Noneho icyo ni igice kidasanzwe, bo ni abantu b'iyobokamana, kandi kimwe nk'uko Esawu na Yakobo bari, bombi bari abantu b'iyobokamana. Kimwe na Gahini na Abeli niko bari, bombi bari abantu b'iyobokamana. Kimwe na Yuda na Yesu niko bari, bombi bari abantu b'iyobokamana, bombi abantu b'iyobokamana. Kandi turabibona uyu munsi ku mpande zombi abantu b'iyobokamana.
murabona, ni umwuka umwe. Abantu barapfa ariko umwuka ntabwo upfa, urakomeza. Bombi bari abantu b'iyobokamana. Umwe muri bo akaba afashwe n'umwuka wera, uwo akabaho ubuzima runaka ubwo bakwiriye kubaho, kandi akagenda yubaha Imana ndetse ari umunyakuri, akaba atagukuraho n'igiceri, kandi agakora buri kintu mu bunyakuri. Ibyo bishobora kugufasha, ndetse abandi bakaba beza mu buryo bashoboye. Noneho abandi tubona ugasanga birahabanye, nyamara yombi ari imyuka y'iyobokamana. Babiri muri bo, umwe n'umwuka wera naho undi n'umwuka mubi. Noneho twe turabibona kugeza nubwo bahamya yuko ari abiyobokamana, bazaguseka bakwite yuko uri uwera wigaragura. Bazakora buri cyose bashoboye, bakirengagiza ijambo ry'Imana ridahinduka nk'aho ritigeze ryandikwa. Murabona, ushobora kuvuga uti noneho murebe hano, niba umubatizo mfite umwuka wera, maze agahagararaho n'isigara mu kiganza cye akarimo, ukavuga uti yego mfite umwuka wera, ndatekereza ko atari bibi gufata agacupa, sinibwira ko. Ariko Imana yibwira ibinyuranye n'ibyo. Murabona, birumvikana ku ijambo ryayo. Murabona, kandi bo bakora byinshi neza bimeze nko gucira kuri iryo. Ibyo ni ukuri neza bimeze neza nk'uyu umuntu mutoya umusaza waremaye waje acumbagira cyagiye Dawidi yarimo acibwa ku ngoma ye. Yarimo azamuka umusozi w'imitini, asohoka arira ubwo yarimo azamuka, areba inyuma, kandi uyu musaza muto warimo acumbagira aho hanze maze aramucira, kandi uwo murinzi we aravuga ati, ndareka umutwe w'iriya mbwa uyigumeho kandi irimo gucira ku mwami wanjye. Dawidi aravuga ati, mwihorere. Murabona, bamuciraho nk'imyaka 800 nyuma, bacira ku mwana we Yesu Kristo nawe. Kandi uyu munsi bamuciriyeho indishuro nkaho nta kumwubaha, nta kumwitaho, bamuteye umugongo maze barabihunga, kandi bagusekera mu maso. Kubera iki bimeze utyo? Bari mu nkugi igiye itarushishi. Ibyo niko biri neza. Kubera Imana uvugiriza induru ikibi, uvugiriza induru ibintu bitari byo. Noneho mwibuke, muravuga, murazi uyu mwanya, murazi dutandukanyeho amasaha 2 muri Tikson ni 1:10. Ntangiye kuva mu mwanya wanjye hano, niko biri, nta kibazo. Noneho mwibuke, tugiye kubona igisubizo kuri ibyo. Mwibuke ko abo baciriye kuri Kristo barabyishyuye. Igihe Dawidi yavuye mu buhungiro, igihe yarimo acika, maze igihe agarutse, mwibuke uwo muntu yaramwubamiye maze arataka ngo amugirire imbabazi. Ciriye Dawidi arimo asohoka, ariko yari hafi koza ibirenge bye akoresheje amarira ubwo yagarukaga. Kandi umunsi umwe bariya bacumise Yesu bazabibona, kandi abo barimo baramucumita uyu munsi nabo bazabibona. Umunsi umwe bizagaruka kuri bo. Mwibuke Ibyahishuwe 22 adusaba kurinda buri jambo ryose yanditse, buri jambo. Noneho tuzi ko kugaragara kwe kuri hano arahamijwe, turabifite. Twiringiye mu kuza kw'icyumweru gitaha bizakomeza kuba bihamirijwe hagati muri twe. Abarwayi bazakira, ibintu bikomeye bizaba birimo kuba. Ntabwo dushaka ibintu bigezweho, turashaka ukuri. Ntabwo dushaka guhura n'ikindi kintu cyose uretse icyo Imana yavuze nicyo kuri. Ariko ubahamirijwe ko ibyaha byawe igihe cyose bizagaragara, niba bitari mo hano bizakujyana mu rubanza. Noneho bizagufatira ahantu hamwe. Noneho ibyo ni ukuri. Kuko niba uri umukristo w'ukuri nyakuri, ugahamagarwa nk'uko Yona yarari, Imana yamaze kwishyura itike yawe. Va muri iyo nkujyo igiye itarushishi uko bimeze kose. Imana yaguteganirije ubuzima. Yego mugabo, niba uri nyakuri umwana w'Imana wahamagawe, ngwino kuri Kristo, ngwino mu mwuzuro we. Inzira yawe yarishyuwe kugera he? Yarishyuwe kugera i Nineve, ntabwo ari Tarushishi. Wamenywe mbere. Inkuge yawe, hari inkuge irimo guhaguruka aka kanya, iri mu nzira yayo. Noneho hari ikintu kimwe cyo gukora, ni ukuyijyamo. Kandi niba umeze nk'Imana, ntabwo uzigera ugira amahoro. Mwe n'umwishwa wanjye muto, hashize igihe gitoya, nko mu myaka 10 ubu, yarazerereye impande zose. Igitondo kimwe akajya muri ritorero kuri Kiliziya Gatolika hepfo hano, maze agafata ibi kubera icyo padiri mukuru yavuze kubijyanye na hariya. Kandi umuntu hariya n'undi hano, niki ibyo byose byaje kugeraho? Murabona,
kandi aracyashonze ndetse afite inyota. Navuga nti umwanya wawe uri hasi hariya ku gicaniro muhungu. Murabona nta buryo bwo kuhasohoka. Igihe Imana igusohoye muri byo, igihe Imana iramutse isohotse igushaka, ugomba neza kurekura maze ukaza. Nibyo nta bindi. Imana yari mu bwato, Imana yari mu ishuheri, Imana yari mu ifi, aho yahindukira hose Imana yabagiraho. Murabona Imana ibiraho kandi izakomeza kuguhiga. Noneho kubera iki twakomeza gutegereza cyane? Reka dutangire ubu bubyutse ubu. Uko ni ukuri. Niki mutegereje? Twizeye ko kuza k'umwami kuri hafi, kandi agiye kugira umugeni, kandi ariteguye. Ndetse nta nkuge iyo ari yo yose igitarushishi dushaka. Tugiye i Nineve, tugiye mu bwiza. Amen. Uko ni ukuri. Tugiye aho Imana izaduhera umugisha, kandi icyo nicyo dushaka gukora. Gume imbere y'Imana noneho hamwe n'imitima yacu, atari ibiganza byacu cyane, ahubwo imitima yacu imbere y'Imana, kugeza ubwo ituryoheje, ikaturyoshya kimwe n'imirasire y'ubwiza bwayo, maze akatwotsamo ubugwaneza bwe, ndetse agakuza icyo dufite mu by'ukuri. Murabona, kugeza aho dushobora kwereka abandi ko Yesu Kristo ariho. Mbega turashaka kuba nk'ibyo. Kandi mwibuke aho Yona yagiye, Imana yari mu bwato, ndetse Imana yari mu ishuheri, Imana yari mu ifi. Yarakomeje kubwo kuba hamwe na Yona kugeza ubwo ubushake bwayo butunganye bwakoze. Uko ni ukuri. Kandi niba yarigeze gushaka, ushobora kwirukira hano ndetse ukirukira hariya, ariko uzaguma uri imbabare kugeza igihe uzagaruka maze ugakora ikintu wari watangiye gukora kuri yo ku mwanya wa mbere. Murabona, ntugahunge ngo uve imbere y'Imana, uhangane nabyo. Murabyizeye ko ari ukuri? Noneho reka, niba ari ukuri, birakwiriye ko ubaho ku bwabyo, ugapfa ku bwabyo cyangwa ikindi cyose. Kandi niba yarigeze ibiguhamiriza ko ari ukuri, noneho ntaho twabona twabihungira, bizagumaho bimeze uko biri. Ntabwo wabikora. Binyuze mu muhanuzi wayo, yatanze uwo yasigiye kugira ngo amanuke aho maze ahamagare ubwo butumwa. Noneho byasaga nkaho yagombaga kohereza undi muhanuzi, ariko yari yasize Yona, kandi habe na Eliya ntabwo yajyaga kubikora. Yeremiya ntiyari bubikore, Mose ntabwo yajyaga kubikora. Yari Yona wagombaga kujya i Nineve. Ibyo nibyo gusa byari bihari. Yamuhaye umurimo maze imubwira kugenda, kandi igihe yavuze ngo jyayo, iti Yona genda i Nineve, nta wundi wari uhari ushobora kubikora uretse Yona. Kandi igihe Imana ikubwiye ikintu, uba ugomba kugikora, nta wundi uba uhari. Murabona, tuba tugomba guhura nabyo maze tukagenda tukabikora. Twizera ko turi kuba mu gihe ubwo Imana irimo gukora ikintu. Twizeye ko turi kuba hagati muri bo ubu. Nizeye ko uyu mugoroba ndimo kubwiriza iryo teraniro ryabo, baryamyaho bategereje ko bakura bakagera mu isarurwa. Nyakuri nizeye ibyo hamwe n'umutima wanjye wose. Ndashaka kuvuga ko bimeze nk'uko byari bimeze ubu, nk'uko byahoze igihe cyose. Noneho twizera ko isaha ije, aho muri Yohana 14:12 hagomba gusohora. Twe turizeye ko Maraki 4 hagomba gusohora. Twizeye ko Luka 17:30 hagomba gusohora. Twizeye ko ubu buhanuzi ubwo yavuze ko buzaza gusohora muri iyi minsi, twizeye ko bigomba gusohora, kandi twizeye ko turi kubibona aka kanya ubu biri gusohora. Ibyo ni ukuri neza. Muhagarike guhunga, ntimuve imbere ye, muzamuke gusa mujye imbere ye. Ni ukuri, kandi ndabizi ko icyo ari cyo wifuza gukora. Kubera ko nabonye uruhushya hano ruva Texas na Louisiana n'ahantu hose, icyo nicyo gitumye turi hano. Ntabwo ari ukuri ngo duhunge mu maso hayo, ahubwo ni ukugira ngo twirukire mu maso hayo. Mugaruke, muve muri yari Yohana. Niba warimo wibaza inzira yo kujyamo cyangwa icyo gukora, ngwino injira mu nkuge uyu mugoroba. Turimo turamanuka tujya i Tarushishi kujya kuvuza induru. Tugiye i Nineve kujya kuvuza induru. Turareka iriya inkuge y'i Tarushishi ikomeze yimanukire niba babishaka. Dufite inshingano imbere y'Imana, ubwo nibwo butumwa dufite nk'inshingano. Noneho muri iki cyumweru kije, umusogongero gato kuri uyu mugoroba, kugira ngo ntume mumenya icyo ndimo kuvugiriza induru, mfite inshingano njyanyine kuri bene data b'ubutumwa. Mwebwe babwiriza mwicaye hano, ntabwo ndi hano kugira ngo nkumeretse ibyiyumviro byanyu. Kandi mwe bagore n'abagabo muri mu kibazo cyo gushakana no gutandukana mwaje, ndashaka ko mwibuka uyu mugoroba
navuze ibi byose kugira ngo mbageze kuri ibi, ko mfite inshingano ku Mana gusa, kandi noneho indi nshuro mfite inshingano kuri mwe kubabwira ukuri, kandi nta kindi nzababwira uretse ukuri. Igihe cyose Imana izambwira ko ari ukuri, kugeza ubwo menye ukuri, nta kindi nzavuga kuri byo. Ariko nizera ko Imana yanyeretse ukuri ko gushakana no gutandukana, kandi njye niringiye ko izatuma nkuzana. Kandi ubundi butumwa ashaka kugira muri iki cyumweru ni uyu Melikisedeki ninde, niho Imana yahisemo gushyira izina ryayo, ndetse n'ibintu bike byo muri ibyo ubutumwa buzaza kugeraho, n'ibise byo kuramukwa, kandi n'ibindi bintu bike nk'ibyo biri kuri gahunda, kandi bigenda byuzuza ku mugabo uhitamo umugore we. Ni ibintu bike by'ubutumwa nshaka kuzana muri iki cyumweru, ariko ndashaka iteraniro aho niba hari umubwiriza hano. Ntabwo ndi hano bene data, ntabwo nshaka ko mwe cyangwa bamwe muri mwe bagize amatorero musubira mu matorero yanyu maze mukavuga muti mwene data Branham yavuze gutya na gutya. Mfite inshingano gusa ku butumwa ubwo nahawe n'Imana ishobora byose, kandi nk'uko mpagaze aha uyu mugoroba, ndetse Imana irabizi ko ari ukuri, ko aho hepfo hano ku mugezi hari abantu bicaye hano bari bahari igihe marayika w'Uwiteka yamanukagaho maze akambwira icyo yakoze aho mu 1933, aho nyine kuri Spring Street hano. Niba uri umushyitsi hano, ugende werekera muri iriya nguni hanze hariya kuri Spring Street, hariya aho uri buze guhura n'umugezi, kandi aho niho byabereye. Ibyo byabaye mu 1933. Ahari bishobora kuba byarabaye mu myaka 32 ishize noneho. Hashize imyaka 32 ishize. Kandi aho n'uburyo yabizanye aho hepfo buri kintu, ndetse twaragiye turasohoka nuko tuzana ubutumwa, maze tubona abarwayi bakira, impumyi n'abamugaye n'ibirema n'abatagenda, kandi buri kintu. Ndetse noneho murebe buri muntu wapfuye, uwo tuzi ko bari bagenzuye yazutse mu bapfuye. Hari abantu bapfuye kandi barazuka, aho bagaruka mu buzima bundi bushya. N'ibyo bintu byose, iyo ubutumwa busohotse haba hari ibimenyetso n'ibitangaza, kandi ubukiri muri iryo shuri rimwe rishaje ry'ibitekerezo iryo hakuriyemo. Ibyo ntabwo bituruka ku Mana. Imana ntabwo igomba kubikora, kandi Imana igerageza gukurura amatsiko yawe ku kintu runaka. Aho hari ikintu kimwe kitagenda ahantu runaka, hari ikintu gishya kirimo kuza. Igihe yohereje mwisi amateraniro ameze nk'ubwo bubyutse, nuko atangira amateraniro mwisi, kandi atangira kugendana n'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza. Ndetse noneho muramubona agaruka kuri iryo shuri rya kera rimwe ryo kwigisha. Aho hari ikintu kimwe kitagenda ahantu runaka, hari ikintu gishya kirimo kuza. Igihe yasohotse aho nyuma, yari umwigisha mwiza, yashoboraga kujya kuri buri gicaniro maze akabwiriza. Igihe yari makiza abarwayi, igihe bakundaga kuba bamufitaho. Ariko umunsi umwe, igihe yicaye hasi maze aravuga ati, njye na data turi umwe, mwene data. Nyuma yaho ntabwo yari akiri icyamamare. Igihe yavuze ati, keretse muri uyu mubiri wanjye kandi mukanywa amaraso yanjye, nta bugingo buri muri mwe. Ariko urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye, afite ubugingo buhoraho, ndetse nzamuzura ku munsi wa nyuma. Noneho ntabwo yari akiri icyamamare kuvuga. Baravuga bati, uyu muntu arya abantu, uyu muntu ni Beelzebubi. Ubwo nibwo buryo akoramo ibintu. Ashobora kuba aragura, areba mu bitekerezo byabo maze akamenya ibyo batekereza. Ni umuntu uragura. Ariko niki yari cyo? We yari ijambo ry'Imana rigaragajwe ry'iyo saha, kandi zari inshingano ze. Aravuga ati, nkora igihe cyose ibyo binezeza data. Imana idufashe gukora ibyo bintu bimwe, ukore ibyo binezeza data. Kandi nizeye ko mwese muri bubisobanukirwe. Niba mutemeranya nanjye kuri ubu butumwa n'ibindi, mujye mwibuka ko byibura mukwiriye kubyubaha, kuko mfite inshingano, kandi ntabwo ndimo kugitarushishi. Ndi mu nzira yanjye njya i Nineve, kandi nge ngomba kuvuza induru. Uwiteka abaha umugisha mwese. Reka twubike imitwe yacu ubaka kanya gato. Ni hafi 3:30. Ntabwo nshaka kubatindana, ariko ndashaka kubona niba ibi mbishoboye kuri uyu mugoroba. Ese hari bamwe bari hano bashobora kuba batazi neza aho bagomba kuba bari muri Kristo, ariko mwe mukaba mubishaka ndetse mubyifuza? Ese mwazamura ibiganza byanyu muvuga muti, mwene data Branham, nsengere. Imana ibaha umugisha. Nyakuri murebe ibi biganza. Ndashaka
hano mwene data Branham kugira ngo negere hafi y'Imana. Niba umutwe wawe wubuye, nanjye ikiganza cyanjye kiri hejuru nacyo. Iyo niyo mpamvu ndi hano, ndashonje nkuko mushonje. Ariko undi munsi ikintu kimwe kinini cyane cyarabaye, maze nge nzi noneho icyo gukora. Kandi nge ndasenze kugira ngo Imana iguhe ukugusobanukirwa gukeye. Biri hano, niba hari ikibazo kiri mu bitekerezo byawe, hagomba kuba hari ahantu hari igisubizo kuri icyo kibazo. Isengesho ryanjye niri, Mana, reka urebe icyo kibazo gisubijwe muri iki gihe. Niba urwaye, reka Imana igukize indwara. Tugiye kugira amateraniro yo gusengera abarwayi. Ndakeka mu bifatika uri mugoroba, ndetse tugiye gusengera abarwayi. Tugiye gukora buri kintu dushoboye kugira ngo tubafashe, kandi mukore buri kintu mushoboye kugira ngo mudufashe, kandi turakorera hamwe. Twizeye ko Imana iri buduha amateraniro manini. Noneho data Mana, aya magambo make akataguritse ariko ari mu biganza byawe ubu Mwami. Byaravuzwe ko ngomba kuzahura nayo, kimwe nuko amagambo adashobora gupfa, arakomeza akagenda aho hose naho hose ku isi, arimo gufatwa mu majwi. Umunsi umwe nzagomba guhura nayo yongeye kugaruka na indi shusho. Ibyo ndabizi Mwami, kandi ndabivugana uburebure bw'ubunyakuri bwanjye. Ndasenze mukundwa Mana, uyu mugoroba kuri buri wese muri aba bana bawe, kandi Mana, niringiye ko mbere yuko iki cyumweru kirangira bazasobanukirwa iki kibazo gikomeye mu bitekerezo byabo uyu mugoroba, ko kiraza gukemuka. Biduhe Mwami. Hari bamwe hano batakuzi Data, batarakumenya nk'umukiza, cyangwa hari bakaba batarigeze buzura umwuka wera. Reka ibyo bibe muri uyu mugoroba Mwami. Ntawe nakuzuza umwuka wera, ntabwo nakushobora kugira uwo nkiza. Shobora gusa kubabwira icyo uvuze. Hahirwa abashonje n'abafite inyota yo gukiranuka, kubera ko bazahazwa. Kandi ndagusenze Mana, kugira ngo ureme muri bo mwene iyo nzara mu mitima yabo. Benshi Mwami bagomba kuba bafite inzara. Ni gute bashobora kugenda ibirometero amagana banyura mu rubura n'ibindi, naho mu misozi irimo imvura, kandi bakambuka ubutayu kugira ngo baze kwicara mu nguni ahantu hano hashaje? Ikindi ndatekereza nanone ko wavuze ko aho intumbi ziri niho ibizu bizateranira. Utugaburire Mwami kuri iyo manu yawe ya kimana, uhe ubugingo bwacu icyo nyakuri bukeneye. Dufite inyota yawe Data, turi mu biganza byawe ubu. Kandi reka umwuka wera ukomeye wamanutse aho ku musozi urya munsi aho haruguru, ndasenze kugira ngo wuzuze buri mutima uri hano ubwiza bwawe n'imbabazi hamwe no gusobanukirwa. Tubona ko Data ibyo dukeneye ari ugusobanukirwa, kubera ko niba tutazi icyo turimo gukora, noneho ni gute twamenya uburyo tubikora? Ariko tugomba kugira gusobanukirwa, nkuko Danieli yavuze ko yagize gusobanukirwa ibyanditswe n'umuhanuzi Yeremiya. Kandi Data, dufite gusobanukirwa binyuze mu byanditswe n'umwuka wera, nkuko abiduhishurira kuri iyi saha. Biduhe Mwami, nicyo tugushakaho. Tubigusabye twinginga Data kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubu hamwe n'imitwe yacu yubitse, kuko mushiki wacu arimo gucuranga noneho, araduha ubuntu n'icyubahiro, kandi agendane nanjye inzira yose. Ndashaka ko musenga bucece ubu, ndetse mugasaba Imana, mugasaba Data wo mu ijuru kugira ngo abahe ibyo mukeneye muri uyu mugoroba. Mwene Data mukundwa, mushiki wacu mukundwa ari hafi yanyu cyane kuruta uko ukuboko kwanyu kubegereye. Wowe nyizera mu bindi bintu, unyizere muri ibi. Ari hano kugira ngo abahe icyo mukeneye icyo ari cyo cyose. Nko mu byumweru bike bishize nari nshonje cyane, mfite inyota nyinshi, numva mfite uburukumbuzi bwo kubabona. Iyo niyo mpamvu navuze nti Biri, reka tujye mu rugo. Meda aravuga ati, ese nicyo ushaka gusubira hariya kujya gukora, kiriya gihugu gikonja? Nanone Biri, igihe cyose ugubwa nabi mu muhogo n'ibindi, igihe cyose usohotse maze umutwe ugakonja, aho uhita usarara kandi ukavuga bikugoye. Ndavuga nti rero ntabwo mbizi. Ndamubwira nti nabonye inshuti yanjye Charlie Cox yicaye hari inyuma. Nuko ndavuga nti
ndumva nshishikajwe no kumva Charles avuga ati kagakima gato kasimbukiye ku giti hariya. Numva nsonzeye kubyumva. Nge ndashaka kugumana namwe. Nzi ko mwene data Banks ararwaye nyakuri, kandi nabonye irekwa rye hano ntabwo hashize igihe, kandi yararyamye agaramye, kandi nzi ko yari hafi cyane kutuvamo vuba. Ndetse narebye ku bantu benshi batandukanye muri mwe. Naje mu hano nijoro kubw'amateraniro y'abakristo b'abacuruzi, kandi ku rwego mpuzamahanga uwo musaza Paul Shakarian se wa Demos yajyaga yicara aho maze agakomeza yitegereza kugeza igihe ndi buzire, noneho akamwenyura nuko akampepera. Ntabwo yari aho, yari yagiye. Noneho nagombaga kuza kuri uwo muryango mfite ukuni k'Uwiteka avuze. Umukobwa wawe yaragiye gupfa, Florence. Namubonye mwiyerekwa, mubona agiye, kandi menya ko agiye. Maze ndavuga nti dusenge, reka dusenge. Murazi hari umuhanuzi igihe kimwe wari wabwiwe kujya kubwira umwami ko atunganya inzu ye, maze arasenga nuko imwongerera imyaka 15 yindi. Ndavuga nti dusenge, ariko murebe. Kandi nge igihe nagarutse nahagaze hano muri restaurant, undi munsi ndimo ndarya, umuntu aransanga nuko aravuga ati ese si wowe Billy Branham? Ndavuga nti yego. Ni nkaho ataranzi, kubera uru ruhara aha ku mutwe wanjye. Nari nambaye akantu gato k'imisatsi, kandi kubwo kugubwa nabi mu muhogo mu gihe ndi mu materaniro. Nuko aranyegera aravuga ati ndatekereza ko nkuzi Billy. Ndavuga nti yego. Ndavuga nti urinde? Aravuga ati ndi John Woman. Ndavuga nti ese Zifu ameze ate? Aravuga ati Billy yarapfuye. Nari mu manuka aho imbere y'urukiko, ndi mu manuka ngiye kwishyura imisoro. Mu kumanuka aho ku rukiko, maze umugore arampamagara, nuko aravuga ati ese urabizi ko John yagiye? Cyangwa andi mazina bishobora kuba atari John, ari Ed cyangwa ikindi kintu. Maze ndavuga nti ntabwo nari nzi uwo mugore, ntabwo nari nzi uwo mugore. Numva nguwe nabi, maze nza kumenya ko ntari nzi uwo mugore uwo ari we. Aravuga ati wibuka ijoro rimwe ryijimye, igihe isoko yari yarenze inkombe, aho n'amazu arimo gutembanwa, aho uri kuri Chestnut Street, kandi ushyira ubuzima bwawe mu kaga kujya gusohora umugore n'abana bato bamwe. Ndavuga nti ese ni wowe? Aravuga ati ninjye wa mugore. Atangira gusakuza kubw'umwana we. Muzi inkuru yanjye. Aravuga ati uwo nitaga umwana wanjye yarashatse, kandi bafite umuryango, murabona, kandi ari hano ni umukecuru w'imvi. Nanjye hano amakarita yacu agenda acomoka nk'uko yarari. Kandi iyo dufite amateraniro, maze nkabura uyu nkabura uriya, twese umunsi umwe tuzagera gutya tubure. Ariko mwene data mushiki wacu, hari ahantu tuzahurira. Reka tube duhamirijwe neza ko turi mu kuri. Ese sibyo? Ntimureke gusobanukirwa Imana kwacu n'ibindi kugendera ubusa. Reka twizere. Data, bari mu biganza byawe, nanjye ndi mu biganza byawe Mwami. Turi hano kugira ngo tukwiyegurire ubu. Dushyize imbere amateraniro agomba gutangira ejo nimugoroba. Ese uzadufasha Mwami? Ahari reka iki kiganiro cyacu kibe igikomeza kuri wowe. Reka imitima yacu n'ibitekerezo bigume kuri wowe. Kandi wavuze ko uzaturindira mu mahoro atunganye. Birananditse muri Bibiliya. Ntukishingikirize ku bwenge bwawe. O Mana, ntago dushaka ubwenge bwacu, turashaka gusobanukirwa kwawe. Turashaka gusobanukirwa kwawe. Ubiduhe O Mana, kandi reka ubu bubyutse buze mu bugingo bwacu, kugeza ubwira itsinda ry'aba bantu riba umutima umwe no guhuza. Biduhe Data. Duhe ibi bintu mu gihe turimo gusenga, mu izina rya Yesu Kristo. Kugeza ubwo ubugingo bwanjye bwazamuwe buzaboneka, buruhukiye hakurya y'uruzi. Ku musaraba uzabe ubwiza bwanjye. Reka tuzamura ibiganza byacu iteka, kugeza ubwo ubugingo bwanjye bwazamuwe buzaboneka, buruhukiye hakurya y'uruzi. Yesu uzandindira hafi y'umusaraba.
yatembye iva kuri uwo musozi w'i Karuvari ku musaraba aho niho ubwiza bwanjye buriteka kugeza ubwo ubugingo bwanjye bwazamuwe buzaboneka buruhukiye hakurya y'uruzi. Ku musaraba niba hari umwe wumva yifuza kuba yazamuka hano maze agapfukama hano ku gicaniro, niba wifuza kuza ukavuga uti ntabwo ndi hano, ntabwo ndi aho nari nkwiriye kuba, mwami ndashaka kongera kukwiyegurira, ndashaka kubikora uyu mugoroba mwami, uhaye ukaze ngo uze, turaba turaha kugira ngo dusengane. Aho niho hari ubwiza bwanjye teka kugeza ubwo ubugingo bwanjye bwazamuwe buzaboneka buruhukiye hakurya y'uruzi. Yesu uzandindire hafi y'umusaraba. Hari isoko nziza cyane y'ubuntu, isoko ikiza indwara, yatembye iva ku musozi w'i Karuvari ku musaraba aho niho ubwiza bwanjye buriteka kugeza ubwo ubugingo bwanjye bwazamuwe buzaboneka buruhukiye hakurya y'uruzi. Reka dusenge buri wese mu buryo bwe, noneho mwibagirwe igihe, reka twubike imitwe yacu imbere ye. Uyu mugore muto hano urimo gutaka
ndagukunda Yesu. Uribuka igihe wakizwaga imyaka myinshi ishize, uribuka ukuntu byari byiza cyane kuri wowe. Niko ari mwiza uyu mugoroba. Reka dusenge. Buri muntu mu buryo bwe ubu, reka twiyegurire Imana ubwacu, twiyegurire Uwiteka ubwacu. Mukundwa Mwami Yesu, wowe soko ivamo imbaraga zanjye, uruta ubuzima kuri njye. Ninde wundi nagira uretse wowe, cyangwa ninde nagira mu ijuru uretse wowe? Mukundwa Mana, turagusenze ubu kugira ngo imbabazi zawe n'ubuntu byoherezwe kuri buri wese muri twe. Mwami, turi hano hazengurutse igicaniro. Benshi bashobora kutabasha kuzamuka hano, uraza guhura nabo mu myanya yabo. Icyo twatanga cyose Mwami, witeguye kucyakira. Nituramuka tuguhaye igihe cyacu, uracyakira. Impano urayakira. Ariko Mwami Mana, uyu mugoroba tugiye kurenga ibyo. Tuguhaye icyo turi cyo cyose, icyo ndi cyo cyose, icyo nibwira kuba cyo cyose, byose biri muri wowe. Mwami, turagusenga kugira ngo ufate ibi amasengesho yacu aho mu mutima wawe Mwami, maze uduhe uburebure bw'umwuka wera, kugira ngo kubaho kwacu guhinduke, kubera ko tubona ko turi hafi y'iherezo ubu. Ntabwo bishobora gutinda cyane ukundi, kandi tugenda tubona abo dukunda bagenda bahita umunsi ku wundi, abato n'abakuru. Tuzi ko vuba cyane ruzakomanga ku rugi rwacu. Kandi uyu mugoroba Mwami, mu gihe turi mu bitekerezo byacu byuzuye, twicaye hano cyangwa dupfukamye cyangwa duhagaze, igihagararo twaba dufite cyose, utwakire Mwami Mana. Ndasenze mukundwa Mana, kugira ngo buri wese muraba aba bantu bakundwa abona hahagarariye aho hakurya Mwami, mu misozi yo muri Arizona, kandi nkagutakira. Kandi hano ngaha aho bari barapfukamye ku gicaniro hamwe natwe muri uyu mugoroba. Dusenga tukwegurira kubaho kwacu. Turagukunda Data kuruta uko dukunda ubuzima bwacu bwite. Turagukunda kuruta uko dukunda imiryango yacu. Turagukunda kuruta uko dukunda abagore bacu, abana, umupapa, umumama, mushiki wacu, umuvandimwe, umugabo, umugore. Turagukunda Mwami Yesu. Ibyo bigira ukuri mu mitima yacu Mwami. Udusukeho amavuta yo kunezerwa muri iki cyumweru Mwami. Mu bugingo bwacu uduhe kwiyuhagira, twozwe n'ijambo binyuze mu mazi y'ijambo riduhereza ukuri. Benshi hano uyu mugoroba Mwami, kandi bari bube hano abo bafite kudasobanukirwa kuri ibi bibwiriza bifite ubuzima. O Mana, ufungura iyo soko mu nzu y'Imana, iyo yo kutweza. Ndasenze Mana kugira ngo tweze kandi udutunganye mu maraso yawe, maze utugire ibyaremwe bishya. Nuko uduhe ubuntu n'imbaraga kugira ngo tuzane ijambo ry'ukuri mu guhishurirwa kwaryo kwa Kimana ku buzima bwa Yesu Kristo. Reka agaragara imbere yacu Mwami, reka ze maze akize uburwayi bwacu, ababarira ibyaha byacu, ahaza imitima yacu ishonje amakuru meza y'umunezero ukomeye. Ubutumwa bwiza bwagaragajwe mu buzima bwacu. Uha umugisha buri mukozi w'Imana, buri muntu wese uririmbisha, buri mwigisha w'ishuri ryo ku cyumweru. Uduha umugisha twese hamwe Mwami, kubera ko nyakuri tugukunda, kandi noneho turi abawe Mwami. Muri uku kwiyegurira mu izina rya Yesu Kristo udukoreshe bigendeye ku bushake bwawe bwite. Amen. Izera kwanjye kurebye hejuru kuri wowe, we mwana w'intama w'i Karuvari. O Mukiza mwiza, noneho nkumve mu gihe ndimo gusenga. Utwara ibyaha byanjye kure. O ureke nge guhera uyu munsi mbe uwawe wese. Reka twongere turirimbe noneho. Mu gihe ndimo ngenda mu nzira y'ubuzima yijimye itagaragara, kandi agahinda kanzengurutse hose,
ubu umuyobozi wanjye utumwe umwijima uhinduka amanywa, umpanagura amarira y'agahinda, ntundeke na rimwe nyoba ngo mve iruhande rwawe. Ese ibyo biratumwa mwumva muguwe neza? Ni bangahe bakunda kuririmba izo ndirimbo za kera? Nge ndazikunda. Ese mwese uko turimo turazamuka tujya i Siyoni, uwo murwa mwiza w'Imana. Turimo turajya Siyoni. Siyoni nziza nziza. Turimo turazamuka tujya Siyoni, murwa mwiza w'Imana. Uze twe abakunda umwami, kandi reka umunezero wacu umenyekane. Tujye hamwe mu ndirimbo ifite injyana nziza. Tujye hamwe mu ndirimbo ifite injyana nziza nziza. Kandi uko niko tuzengurutse iyo ntebe y'ubwami. Kandi uko niko tuzengurutse. Noneho reka duhagarare mu gihe turimo kuyiririmba, dukorane mu biganza umwe ku wundi. Turimo tuzamuka tujya Siyoni. Turimo turajya Siyoni, uwo murwa mwiza w'Imana. Reka tuzamura ibiganza byacu ku Mana ubu. Turimo turajya Siyoni. Siyoni nziza nziza. Turimo turazamuka tujya Siyoni, uwo murwa mwiza w'Imana. Turimo turajya Siyoni. Siyoni nziza nziza. Turimo turazamuka tujya Siyoni, uwo murwa mwiza w'Imana. Ese ibyo biratumwa mwumva muguwe neza? Mbega. Reka tuzamure ibiganza byacu maze tumuhimbaze mu buryo bwacu. Doesn't that make you feel wonderful? Let's just raise our hands and just praise Him in our own way. Lord Jesus, thou the rose of Sharon, lily of the Mwami Yesu, we rurabo rw'iroza, umwangange wo mu kibaya, inyenyeri irabagirana yo mu ruturuturu, umwiza uruta ibihumbi 10, wowe soko y'ubuzima bwanjye bwose. Uruta ubuzima kuri nge, mbega uko ngukunda, mukundwa data. Mbega uko tugukunda. Uhabwe umugisha, mwami uhabwe umugisha. Uduhe ibi bintu mwami, ubiduhe. Hafi y'umusaraba ni ubwiza bwanjye buri iteka, kugeza ubwo ubugingo bwanjye buzazamurwa bukaboneka aho nduhukiye hakurya y'uruzi. Uburyo bumwe cyangwa ubundi ndimo kumva tugiye, hari ikintu kiri imbere yacu. Nizeye ko ndimo guhanura umunezero ukomeye. Abasigaye umubabaro mwinshi uzaza mu mutima, ubwira ukomeye buzagaragazwa neza,
kandi abantu bababaye bazahinduka mu munezero. Hafi y'umusaraba, umusaraba niho ubwiza bwanjye buri iteka, kugeza ubwo ubugingo bwanjye buzazamurwa bukaboneka aho nduhukiye hakurya y'uruzi. Ko Yohana wa kera igihe yaratangiye kuba umusaza kubwo kuba yabwiriza, yashoboraga kwicara maze akavuza akaruru uko bambwiye hamwe n'imbaraga ze zose ati, bana bato mukundane, ntimukomere ko hagira icyiza hagati muri mwe. Murabona ibintu byose mubishyire kure yanyu, ntimugomba icyo cyaba kiri cyo cyose muhangane nacyo. Turi mu nzira yacu tujya Nineve. Murabona ntimujye muri ya nkuge itarushishi bavana mu murimo. Reka dukomeze twerekeye iyo soko y'imigisha y'Imana. Nizere ko tugiye kuyigira. Nizeye data, umve muguye neza ubu mushiki wacu. Ibyo ni byiza. Ubwo ni bwo buryo nkunda kubona abana bavuka. Ushobora gutekereza ku myaka myinshi aha muri ubu butaka, uburyo ibihumbi byinshi byavutse mu bwami bw'Imana aha kuri iki kibuga. Mbega ukuntu twari tuzi duke igihe twahagaragaraga n'amasatime 80 mu mufuka wacu kugira ngo twubake urusengero. Iravuga iti, njyewe Uwiteka narawuteye, nzawuvomera ku manywa na nijoro. Kandi irabikora. Imana ibaha umugisha. Mu gihe twubitse imitwe yacu ubu, ejo nimugoroba mwibuke amateraniro azaba aho ku cyumba kinini cyo kwishuri hano. Kandi niba tuzaba dufite umuntu washyizwe ku cyapa hano wo kuberekera uburyo muri bugeraho, kubera ko abashya bazaba barimo kuza. Muramukunda? Amen. Niba mukunda muvuge ngo amen. Nahagaze hano kuri inkombe maze ndirimba indirimbo. Nahagaze ku nkombe ya Yorodani aho hari Shuheri. Tekereza aho hari mu myaka 30 ishize. 30 myaka 30 ishize. Terera amaso yawe y'ibyifuzo aho kuri Kanani nziza n'igihugu cy'umunezero aho ibyanjye biri. Kandi benshi nabatije uwo mugoroba bari aho hakurya ubu. Igihe bagazaho maze bahamye iby'iyo nyenyeri yo mu ruturuturu imanuka ivuye mu ijuru, irimo izengurukaho nka gutyo. Aravuga ati, nk'uko Yohana umubatiza yoherejwe kugira ngo aze kubanziriza kuza kwa Kristo, ubutumwa bwawe buzabanziriza kuza kwa kabiri. Ni gute ibyo byajyaga gutegerezwa? Ariko amagambo yose y'Imana ni ukuri. Amagambo yose y'Imana turi kuba mu kugaragara k'umwami ukomeye. Imana ibaha umugisha. Mu gihe twibitse imitwe yacu, ngiye gusaba mwene data Neville, umukundwa pasiteri, kugira ngo aze hano asezerera amateraniro n'isengesho. Imana ibaha umugisha mwene data Neville.